ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero indamutsa bya RBA ryabateguriye umukino witwa Umwotsi Mworetsi, wanditswe na Manishimwe Dieudonné, unonosorwa n'itorero indamutsa. Mu buzima tubamo hari igihe dukora cyangwa tukanga gukora ikintu runaka atari ku bushake bwacu, ahubwo ari uko twabisabwe n'inshuti twita kari magara. Yego ntitwavuga ko buri gihe inshuti zacu ibyo zitubwira biba ari bibi, ariko si igihe inshuti yawe gusaba gukora ikintu nawe ubona ko ari kibi cyangwa kizakuganisha habi mu minsi iri imbere, wayihakanira kandi bishobora gusenya umubano mwari mufitanye. None se wakwemera akawamugani ngo isoni zirisha uburozi ukaburya kandi ubibona ko ari uburozi? Dukurikira umukino. Usikirenze nuko nabyo binyumva mani. None se hari ikintu kimwe nibaza. Bura nka mozo byamugendekeye gute kugira ngo mube mumenye ibintu bingana gutya. Ko turamenye no gutura indirimbo nziza. Anje nonsuzugura burya ndi mubi nako. Wenda naho ndi mubi nka biki. Ariko nanje bura ibintu bya mix ndabyumvaga cyane. Kandi ikindi burya njewe naho nkundaga ibintu byo kumigisa nko kuririmba. Yo kuririmba nibyo mbaga mu cyane. Kirekera muri bya bintu curanga kuko no gushyira kuri radio kwiyumvira imiziki yaza kiwe sikora mu kurudafite ngo bigise y'ibintu twaro kwiyumvira FM musa. None se mbese ma buriya bagutuma umudije ko kazana na Maurice. Aya amasobyo na Vicky murimo. None se yo icyatsi wakimaze ngo mbanze nikome mu mwotse gumwera. Icyatsi kiri hehe we ngo none bitenemeza umuswanga ariko uri sigaye aho ngaho. Reba nimba ari cyo yagufasha iroringe tuyikore tu. Ariko nani byadanje musaza. Reka burya ngo na gigabyte imwe yagurutsaga amahindi. Hagurutsa amahindi byo ga. Reka mbanze haroringe bya sa. Undi musore yanzishiri kuvuga nabo zindi bya mix. None se Vicky habaye ibyatsi bituma umuntu adija neza ma. Umva musaza wallahi. Rezara akazi katagira ibikoresho byifashishwa mu gukanoza amani. Reka natwe tuba dufite ibikoresho nyine bidufasha gukora akazi nyine bya. Ubuse ndagusomye umusa ko ndi kubona ari nk'umwotsi gumwe gusigayemo. Mpure ko yari ninira. mugiye kunywa itabi se ko ngwiki. Itabi rireze wataje ubone yegera ari segereti. Hegora. Sha uru n'urumogi tu. Ko ngwiki. N'urumogi. Se wakibwa. Uziko nta soni ugira amani. Kireke man ngo kigize ngo leta zibizanga ibyo bintu cyabisubiramo. Ngo bugambo man bagukanda amaso bakagameneramo. Sorry man ubutaje wa mukaretasi. Ntabwo nibukaga ko bitemewe. None sabasa burya bwose mu rumogi. Ase man iki gipeti cyabaye gute burakoko. Ni ibibazo man. Amakuru yawe sha ntabwo nari mbizi pe. Urumogi wakibwe kikagabanya umunwa gwacu cyangwa kigasubira iwabo mu gipo. Gabanya ubwo bugambo bwa Imana ntabwo ari muri saro yiwanyu. Kibwire man niba waje muri gengo cyumenya kuri muri gengo ucunga ubugambo uvuga. Urabyumva man. Sorry bro. Ibintu ni by'amataje kandi ntabwo gakira gatagezweho. Ahubwo reka ukomeze inyigishirize dukoryo tw'ubudije. Kabaze fate umwotsi ubundi dukomeze man. Ariko nawe ushaka wakora gakiya kugira ngo utinyuke. Iki gipeti kigukorwa n'iki buriya ko. Ku budage aho ngaho. Man sinabikora ni mwinkwere. Yego ye. Umwotsi ko kazera. Bro, iyo bwenge ni bibi umuntu. Agiyemo bimwicirizo hazaza man. Umva kandi. Ushatse kuvuga ko hacu harangije gupfara.
uri kumva ukuntu iki gipeti cyawe gitangiye kuzidufatiraho mani namugira neza mani ko riva ari umwana wo mu bakire ubuzima nta kintu abuziho samubwira ati iki ni kibi ahita abifata nka dawe uri mu ijoro murarenze nda ibyo si nibyo byatuma uri kuza kuziturapiraho uko wiboneye mani nta hazaza dufite ra noneho ukabikorera muri geto yacu wicayemo umusaza hebye aranavuga ukuri da none se ejo bundi ko agiye kwigira i burayi ntazagaruka akatuyobora twebwe tukiri muri ibi by'imiziki nta n'icyo byatugejejeho gifatika noneho mani i burayi si byo ni ibiki mani hari n'abajyaga kuhiga bakagaruka bakaraburiza bro bararaburiza byo da ubu si ko tubanaga muri iyi nzu naho narangije kaminuza yanjye wewe uhahaga ahangaha ntiwarangije segonderi yawe gusa none mani bw'iburayi wararaburije mani noneho ntihakazagira n'umuntu uza ari kukurapira ibintu by'iburayi ari no kukubwira ibintu by'amashuri bro biriya bintu ni ubufu bya danje umuntu arakemesha agafo ariko mani muzo ibyo bintu uvuga ni ukuri nirirwa mbwira viye ngo reka niyigire mu rwanda kugira ngo umeze nyine ntibugure ibintu by'amasomo yo kudija mani ushaka kumukemera se umva nkurabure bro mani urakabwa ni gute umuntu w'umugabo bamuhitiraga amahano ugomba kwiga mani si byo se mba mubwira ariko ntiyumve maze njyewe usibye no kwiga mu mahanga no kwiga mu gihugu mani atari amasomo ganje ubwanje abavuye bavuze ati soma bro nta kintu bambwira ngo ncemere njyewe niba bashaka ko nkomeza kwiga mani banjane mu mwuga nige kuririmba kubite fro ngo kuka bandi kuka manuka izimihanda ndazinyura bakiruka mwana abakanga fite mayike yanje fite n'inkota yanje comora mu kuba tukubita umuswa shira hasi bambura shira hasi shira hasi bro shira hasi manika shira hasi mani ubaho neza ndade ibyo bigo cyangwa se nahita nja muri biriya byo gufotora nabyo byakwanga nkiga ibijyanye n'imideli mbese bino bintu bigiraga fasita umuntu yarangije ku buryo nzarangiza none nanjye ngahita ngenda nkajya ku muhanda bro ngahita ninjira mu kazi nta bipapuro ntabyo kuvuga ngo ndadipoze mani ndigi ya danje ibyo se mani kubibwira niga nkanjye wagize ngo cyari ife cyo mu bikoma bya avoka mani ibyo cyabyumva mani ibyo se byo mu bikoma bya avoka ni ibiki waza ubibwira nde babijyanye yo kure hano turi mu bajama kwanza bro manza ukureho umwotsi cyakora mani ibyo muri savuga ni namanza kureho umwotsi gumwe mani ntabwo twaba inyigo cyumva amavenge ntibibaho ngo ugende udakuriyeho tuguhereze bro mani mwambabariye kuko nashaka kunywa akira kuba ndabingize rwose ntabwo nshaka kwishyira muri ibi bintu by'amatabi n'ibiyobyabwenge urafataho kabisa akira fataho mani ntabwo ibi bintu mbishaka oya nta mani umura n'ubundi nta kintu na kimwe gisigaye ni nk'imyotsi 2 cyangwa 3 zisigaye nizo urakururaho gusa ahubwo se twakwizera gute kutaduteza guverinoma niko bimeze umusa wowe kururaho ku buryo nuramuka ugiye kujajwa ngo hari abajama banywa ikintu ahubwo ari we bari bukwege mbere bakaguheraho mani mwambabariye koko nimba fata ku myotsi bro mwinywesha agamadage rwose numvise gabagaraguyehera ububi bwarwo kandi rwose nimuhumure ntabwo rwose ngiye najya kubareka urakurura mani nta bindi twumvikana ahubwo ubujama bw'amavuta rero nje ndabumenyereye bukundaga kwivugisha ubugambo nk'ubu ngo simbaraburiza ugasanga niba nabaraburiza ngo wowe somaho umwotsi umwe gusa byibuze kugira ngo tumenye ko utazaja kuturaburiza naho ibyo kunywa byo n'ubundi humura ntari hari nawe urwaye ngo urarimo ntiranahenda n'ubundi mari ntabyo dufite ryo kwinjira noneho mureke mbereke sibyo ibaze nageze ku rwego njyewe noneho bari kubwira ati bro turakwinginze munyiginze mutariko noneho mureke mbereke urumva reka nsomeho ariko rero murangoye kwiki mubona se
niko bikaze kwa mukaritasi nyumvira puti uretse nkazanywa puti nkazanywaho ubutaha oya nta utaburetse nkuri kwa mukaritasi uretse gato nkwereke urumva wowe funga umwuka gato urumva none sanurekeraho guhumeka ubundi kurura aha ntubireba se wa mukaritasi gutyo ongera iki cyane bagura uko ukijana umunyeshuri wanjye mani uyu nguyu ubu nguyu niyo wamwigisha ibintu bijyanye no kudijora ukubona yabifata nta kintu yikora bro nyine ni ukumutoza ntumva ikijyamo ngo kiba gishaka nacyo gushona ariko nuko mbona abadije barahari mani banywa amazi gusa kandi bagakora akazi bakagakora neza ariko rero ibaze uri kubwira abantu ngo twataranye ngo wahiye uri soba ongera usobeho ako karangize mani n'undi nta gisigaye mani izo mirongo nazo kura hasi we pa imanzi bro buretse nshaka imfunguzo ndaje ariko si wa mukobwa yagiye hehe kuki ataza ngo anyingurire sinakubwiye ko yansabye uruhushya ngo agiye iwabo ngo azagaruke ejo hanyuma se rive we yagiye hehe ariko nawe rurangura akabya da ubu se umwana urangije amashuri yisumbuye urumva aya masaha yaba yicaye mu rugo hakora iki kwiki ko nta kazi aba yagiyemo se yabuzwa n'iki kwicara mu rugo nyine ngo agire ibyo agufasha bimwe na bimwe hose nk'ubu uko wumva nyine umukozi yitahiye imirimo ntiyakubanye myinshi ra iby'ingenzi nko guteka ndabyikorera ibijyanye n'isuku umukozi naza nyine azabikorera ariko ibyo nabyo ntabwo ari byo agomba kujya yicara mu rugo akiga imirimo akamenyera guteka akamenya gukora isuku mu nzu akamesa imyenda ye kandi akanoza n'ibyombere ariko jya wibuka ko Eriva ari umwana w'umusore ruraka ibaze nka Sandrine aje kumusura agasanga ari mu gikoni aratetse ari koza ibyombo reka sinakubwira yunamye akoropa byacitse niba bakundana bya nyabyo atari bimwe by'abana b'ubu rero ahubwo urwo rukundo rwarushaho kwiyongera koko rukongerwa nuko asanze umugabo we mu nkono rukongerwa nuko asanze umugabo atari umusonga rero ari umukozi utiganda ku murimo ati naratomboye mfite umugabo uhugukiye uturimo twa kigore ewe kanga urambabaje niba ugitekereza ko hari imirimo ya kigore n'iya kigabo kuko kuri ubu ngubu abagabo basigaye bazi guteka no kurusha abagore reka umwana wanjye ntazajye muri abo bagabo bazi guteka no gusasa neza kurusha abagore babo reka ndagusetse cyane niko se kanga ko viza ye namaze kuyibona ubu nagera i Burayi uzajya umutekera cyangwa uzamushakira umukozi w'amadolari 200 ku munsi wo kumutekera akanamumesera akamukorera n'isoko viza se wayibonye bayinyemereye rwose igisigaye ni ugutegereza ishuri ryabo ko ritangira agahita agenda saho kugira ngo nturi mu ruhiro usara ndaruhira ubusa kubera iki nezere ko utari kuvuga bya bindi by'amafuti mumazemo iminsi ngo ntashaka kujya kwiga gihe rwose numvise bita murimo pe iki ndetse ahubwo byarushijeho gukomera kuko numvise adashaka gukomeza kwiga ibijyanye n'ubwubatsi ngo hari ibindi ashaka kwiga mu Rwanda ibiki byo ngibyo cyangwa uriya mwana araruze injiji ndayohereza kwiga hanze ngo izaza ari enjeniyeri ukomeye akorere minisiteri y'ibikorwa remezo cyangwa ayobore kimwe mu bigo byayo akabyanga ngo hari ibindi bintu azi gukora neza kurusha iby'ubwubatsi da itonde genda gake twumvikane kanga none se ikibazo nuko adashaka kujya kwiga hanze cyangwa ikibazo ntashaka kwiga ubwubatsi byose nta na kimwe ashaka bishatse kuvuga ko muretse ngo yige mu Rwanda n'ubundi atakomeza amasomo y'ubwubatsi se ngo ashaka kwiga ibintu bijyanye no kuvangavanga imiziki ngo kuvanga ngo ashaka kwiga ikikanga simbizi neza ntajya kuvuga ibyo ntazi wenda azabikwibwirira ngiye cyo numvise nuko dushaka ibyo by'amaviza twaba tubigenzemo gake kuko kujya kwiga hanze numvise asa n'uwabivuyemo burundu kuko ngo iki ntimunyumvira gupfusha umwana ahagaze koko ubundi si yo mbwiriye ye ngo mbanze ndebane nayo mu masomero y'uko mbwira ayo mafuti ko none se watangiye kunywa ikawa ryari Erive ntabwo ari igihe kinini ariko niyo nsigaye ninywera
sanze isukari yo mu mitobe izamitana pe. ariko gupfa ntiwabura gupfa ngo ni uko wanyoye ikawa kuko nayo ngo ifite ibindi bibazo byinshi ishobora kugutera unyoye nyinshi. nayo si nziza ariko si kimwe n'ibyo bitobe. ntureba nk'ubwo ko bakubwiye ngo baguhaye umutobe w'umwembe n'ipapayi. mu by'ukuri buriya bashyizemo agace k'ipapayi n'agace k'umwembe barangije buzuzamo amazi ubundi barundarundamo ibisukari kugira ngo bikunde biryoha. ujya utuma nseka shawe Herve ikintu cyose bisaba kukinywa mu rugero. izi ji nazo zinywera ari nyinshi zagutera diyabete. kimwe rero n'iyo kawa ibaye nyinshi mu mubiri ishobora kugutera umutima. icyangombwa rero ni ukumenya ingano y'ibyo ufata n'inshuro ubifata. cyakora by'imana reba bizaguruka ikabyima amababa ukuntu nsebwe nkunda ikawa iyo nza kujya i burayi yari kuzajya. ngo uvuze ngo iki Herve? gutunguza ngo iki? harya sinakubwiye ko nakigiye kwiga hanze. wapi we nyine mperuka umbwira yuko ushaka kubivamo ariko kambwira ko ababyeyi nyine nabo bakaniye ngo ugomba ugende. buryo byaciyemo narabakaniye wanjye. ubu namaze kubyumvisha mama usigaye ni papa kandi nawe agomba byumve. shawe kuva papa wawe atarabyumva ntugire icyo wizera kuko kumwumvisha ibyo adashaka ni akazi mu kandi. uriya papa wawe agiye buriya sinzi. wowe ntabwo uzi turufu mfite. kuva mama yarabyumvise azamumfasha. buriya nta kintu mama ajya asaba papa ngo apfe kukimwira. cyakora nanone da ikintu cya mbere nemerera ababyeyi bawe barumvikana ku rwego rwo hejuru. buriya nyine bazagenda bicara barangiza bafatira umwanzuro hamwe. mama wawe ko muzi gukomvinkara. urumva njye narawufashe bityo bazakora ni ukuwemeza. cyakora nawe ndakwemera. ariko ubu ni gute ngiye kwiga i burayi nta mujama mafite nta muntu n'umwe mafite nta nshuti ntaki. ababyeyi banyurije ku ngufu bisigariye i Kigali. niyo baza tukajyana byibuze. yego rata sheri. uzi ko nanjye nari namaze kwiheba numva ko numara kugira i burayi nyine tutazakomeza gukundana. nawe icyo wibazagara none se uzi kwibaza ukuntu hazashira imyaka 3 tutabonanye ukibaza niba nzaguma kugukunda koko. ubwo se wumva ari iki cyatuma dutandukana sana? Herve shaka kugira ngo umuhungu agere i burayi ubundi yigane n'abakobwa biza abakobwa b'abazungukazi ubundi akomeza akundane n'umunyarwanda. umfasha biba bigoye vugisha ukuri nubizi biba bigoye. ariko nawe rwose uranziza ubwo se ninde wakunda uti? ndumva nyine nabyo nuko nyine tugize amahirwe. mugira ifuha mwafuha. ntabwo ari ugufuha ariko wibigira ibintu ubu se kuki ngewe ntumvaga ko uzagera muri kaminuza ugahura n'abandi basore b'amaboga rukanyibagirwa? nuko uzi ko ngiye ngukunda n'umutima wanjye wose ibyo ntabikora. humura nanjye ndagukunda sinabitinyuka rero. kubanje kongera ngo Herve ahubwo imana ishimwe ko utagiye. umva nyine nkubwire ikigeretse kuri ibyo byose rero amata nabyaye amavuta sinyigiye i burayi. ntaho nyigiye. cyakora iyi iri mu nkuru numvise zikancibisha kurusha izindi zose nawe narumvise muri uyu mwaka. imana we banushinga ntabwo ushaka kumva amajoro naraye ngusengera kugira ngo oya uba biranshimishije. rero Herve ubu rero nta gushidikanya tuzahita tujyana kwiga muri engineering. nizo nzozi zanjye nahoraga mu biroti igihe cyose. reka nta bya engineering wa. yego ko ndashaka kujya kwiga ko DJ nkaba umu DJ wa BNB. no sheri no ntabwo wabinkora. utazakora amakosa nk'ayo ngayo mwana ukareka kwiga ngo ukaba umu DJ. no ntabwo bishoboka. se kandi have nawe utuma umuswa nk'ababyeyi banjye bumva ko wiza ari umwarimu umuganga cyangwa umucamanza gusa. usa nawe koko wirengagije ukuntu imyuga igira amafaranga. simbyirengagije wenda sinabisuzuguye kuko ababikora birabatunze ariko rwose ntabwo warangiza kwiga ufite amanota angana kuriya ngo nurangize ureke gukomeza ishuri ngo ujye kuba umudigi. Herve shyira mu gaciro rwose. imitekerereze yawe iraciriritse shiri. imitekerereze yanjye ni iciriritse rero. usiko neza wagira ngo uri muze hari ukabambwira. sawa ngewe nkunda ubu DJ urumva kandi nawe urabizi ko ku ishuri nabaga nikorera utumix tw'amafuti. rero ndashaka kugenda nkabyiga neza nkabinonosora ku buryo nzajya nkora mu bitaramo bikomeye. yego urabikunda ariko ushobora no kujya ubikora nko kwinezeza. Herve sinumva ko rwose ariyo solution y'umuntu ushobora gutakaza kaminuza akajya mu budigi.
ngewe icyo numvaga wenda gishoboka sibyo ushobora kubyigana n'amasomo asanzwe sibyo ku buryo uzajya ucurangira abantu nko mu gihe cy'amaniveriseri mu bukwe wenda se habaye ibitaramo urabizi ibitaramo biba muri weekend gusa no sindi misi uzaba uri he sibyo noneho wenda ugafatanya n'inshuti zawe sibyo mbese ukabikora nyuma y'akazi gasanzwe mbwira ko ibitaramo biba muri weekend gusa iyindi misi uzajya uri urwo si rwo rwego rw'umudije nshaka kubaho ndashaka kuba umwanya nkabikamirika neza ku buryo nzagenda nkaba DJ Khaled urumva aha akose DJ Khaled ubwirwa n'iki se ko DJ Khaled wadafite ibindi bimutunze umuziki wenda ukore muri weekend gusa ako bebe rwose nawe ijya ureka ndebera iyo message aho busheri iyi message se ndabona ngewe ntanayumva neza iravuga ngo urihe ngo twikore wakintuwe mpereze telefone ngo uhereze telefone kumara uyicabura niba ari Mozo yanditse rero n'ubundi handitseho ngo Mozo twasanga ari Mozo ndagiye rero uragiye kumara nyine se kujya utarwiyambitse ukabura ugiye utananseze koko yewe sheri birihutirwa reka nyaruka kandi wakoze kunsohokana none se uragiye ugiye tutabirangije mwebwe mukomeze mwite ku kazi kanyu neza muhe serivisi nziza abarwayi ubundi mwinumire hari igihe muzajya kubona mubone muributswe da umwuga wo kuvuraho ni umuhamagaro ubaye ubikora ukurikiranyemo amafaranga gusa biragoye ko wamara umwaka wuzuye muri aka kazi rwose ariko ubundi ni nako byakagenze mu kazi kose umuntu yagakwiriye kuba akora ibintu akunda noneho amafaranga akaza nyuma y'urukundo rw'akazi kuri iyo ngingo ho nyine nkamwe muba mushinzwe abakozi mu byumva ku bwanyu twakabaye dukora amasaha 15 ku munsi kandi ntihagire wibutsa ko ukwezi kwashize ese ubwo nuko mudufata kanga uzi ko wagira ngo gushingwa abakozi mu kigo biduhindura inyamaswa neganiriraga yewe ubuse ko narinje gusaba konji yanjye murayimpa ko muri iyi minsi bitoroshyira bagenzi bawe benshi bari muri konje kandi baracyanafite igihe kinini ariko nanjye yanjye ndayemerewe kandi ndacyayifite yose urayemerewe ariko ntabwo twafata serivisi yanyu ngo tuyikuriremo abantu batatu icyarimwe wowe se urayishaka ryahe ngo ndebe ko abandi bazaba bagarutse nyine nashaka kuyitangira byibuze nko ku wa mbere reka ndebe ku wa mbere w'igitaha se yego ko mbona bidashoboka kanga biyobewe kuri Defonse na Kirere bari muri konje se none urumva nawe wagenda muri serivisi y'abana hagasigaramo Emmanuel na Jado gusa nashaka kumbwira se ko ngomba kubura konje kuko hari abandi bari mu zabo oya si cyo bishatse kuvuga ese ko bari kwiruhukira bari kunduhukira ariko kanga bijya wumvikana ngaho ishyire mu mwanya wanjye umbwira ukuntu waha abakozi batatu konje mu bakozi batanu ubwo urumva hasigara mu ndi erega wimbwira ibyo kuko ibyo nsaba ni uburenganzira bwanjye ntabwo ndi gutera impuhwe ni uburenganzira bwawe simbihakana ariko se nkubaze ntabwo ejo bundi ari wowe waje ukambwira ko konje yawe uzayifatira rimwe uherekeje umwana wawe i Burayi none se nyuma sinakubwiye ko umwana atangiye kubyanga ibyo kujya i Burayi bishobora kudashoboka ibyo ariko twabivuze twiganirira bisanzwe ntabwo wabimbwiye mu rwego rw'akazi oya sa nawe wivanga ibintu gute se none se niba kujya i Burayi byanze bivuze ko nta konje ngomba kubona ntabwo mvuga ko nzaguha konje ari uko ugiye i Burayi kuko singomba no kumenya icyo ukoresha konje yawe icyo mvuga ni uko ari wowe wanyibwiriye ngo konje uzayifatira rimwe nanjye rero nk'umuyobozi nahisemo abandi konje ngo uzagende bagarutse mu kazi none ukaba ushatse kuvuga ko nta konje mumpa rero iyo uzatangira ku wa mbere yo ntayibona rwose nzayitangira ryarize abandi barangije izabo bagarutse mu kazi ariko akagasuzugura umusuzugura abakozi mugakurayo akahe gasuzugura ese mutekereza ko umuntu avuye hano atajya mu kindi kigo agakora akazi aha harahagazwe bad none se ngo vipi bro asaba kutari kuri icyo cyotsi ngo gitambare uranywa wenyine gipetira asibara ubundi giso byo kangahe sibyo itatu gusa kuri mbana mucama sigaho afata ikintu akarekura tubaje kuzana icyuma gishyushye wara kandi se iki cyo cyatangiye tukijingara cyafatiye niba hari ubuzima nagize bubi imana ni igihe baye namaze ndakadage
abatuba bambwira bati sobo nkigira igufa mani ubundi aka gati gatanga agafuri wa musa bo jewe mani bibaye ngombwa ko bamitishamo ibiryo cyangwa bakambwira bati kurura imyotsi wa kintu nababwira ni ibintu by'ibiryo byanyu mu bijane hirya njyewe cyanje ni umwotsi bro ntabwo uzashonga ushetu kandi buri gihe ndakurabura izi gahunda we ntukazifata utari ariko urananiye reka rero ibiryo ni iby'abajama bo bafite imana mva walayi ejo bundi se ubu se igihe mu ndabura nayo ndiye mana n'indi kumwe na Sandra twasohotse Sandra cyacuki cyawe se mana ariko muze yapfuye kundaburaho gake bitamukatira fu ibisheke ntibyase mana wasize umukobwa mwasohokanye wenyine uraza mana baramubwira abakoboyi baranshaka kandi birihutirwa bya hatari uramusiga abakoboyi bazamutereta wakirere bazamutereta wakintu niyo bashaka bakamutereta yaramubyaye se ubundi njyewe nibereye hayi zanje no mbaga nyine ibintu by'ibyana bana ibyana mu bishanga cyaza uri umujama mani muzo yiteje ndake jewe nishyiriye akantu simba nshaka kwiteza ibintu by'ibikobwa mana n'ibintu by'amajipo na Sandrine arampamagara nkamukupa nkamupo ko mugiye kuzacaho mu buniga mani bro ubundi hayi nizo za mbere ibikobwa bikaza nyuma ubwo ni ukuvuga ngo power fest and ladies after man uvuze power fest imbaraga mbere na mbere noneho ibigore ko uzi ko nubwo narangije kaminuza nkubishanga mani kucongereza nanje ntushona nyine wararabuje kucongereza ndi hasi ubundi rero nubwo ubundi ngiye reka amabwiro umva man nawe no gutangira ukazaje urazana ibiceri man so nawe tezo zirakenewe kuko urabizi ko man bro boro ntaho zigugwaga ubusa siranahenda ndashora man none se ubona ngiye nyina akadage reka cyakora rive ndabona winjiye idini nabi mani siriyasi tu izi kuraje ufite sinzi ko zizagusiga amahoro wowe turakurabura mu minota 3 ukabutuguyeho mani numvaga nyote umwotsi mani nawe yaje karibu mwidindisha nyine urumva bro karibu no kubwira Sandra ngo tuze dusohokere hafa kwari kugira ngo nyine nidutandukana iyi mbona uko mitambagwamo iyi njyewe niba nyine nta kintu muhagazeho cya kironda rero umuza barandabuye ukoze nari kuzubara ako mani urafiki naka koshe tu tese mani jya wihagararaho tu sibyo gute niba uri iniga uzajura biniga niba uri idage nabwo uzajura budage ibintu byo kwigira idage burya njyewe wapi njyangaga kubi cyane nyamara mwabasaza mwe mushaka mwajya mugenda mporamporo hari umusaza waririmbye avuga ati kirazira kwigira iniga birenze ukiri munsi ya age man mani ntabwo ari fresh none se ngiye ndi umwana bro agenza make waru none se nkuzanira indangamuntu yanjye nkwereke ko nujuje 20 mani imyaka 20 yose bro Vicky man uba ngo ushaka kwigira umuviye umuntu wa kera wa zamani wo mu myaka yo mu bami man ntabwo uri rwabugira man Vicky ibyo bintu ntabwo ari sawa man uba gushaka kumufata nk'ababyeyi we man bamufataga nk'igipeti kitazi cyo gukora n'icyo kubita inama z'ubuntu mani ngo amenye uko agenza gacyari wapi kabisa ntabwo ibyo ngibyo ari byo mani no mu buzima no mu maraso bro jya umenya ngo kambare k'abasaza mani muzehe amereye nabi byadanje ariko ibintu byo kunjyana i Burayi mani sinjyumva na gake za ndiro ziracyakomeje mani siko mani ngiye hariya haburu nazagaruka nakibuka no guscratchinga bro asema kubera ikico gisaza cyawe utagikatiraga ngo ukibwize ukuri urumva mani ikibazo iyo nikoze nka gutya none mfite amayidea dani none mfite akamurari n'ibikuraje bro nicyo cyiza cyagati ewana nditahari numva namukuri ko wese urimo tu ariko iyo ngize mu rugo imyuka yanshiranye yo kumureba mu maso bro bikananira reka ngoye mapu wakirezi ufata icyatsi ugitahane
noneho nuje kukiroringa wicaye home ugikubitemo wicaginge sibyo wuzuze imyuka zawe uhita umubwiza ukuri akantu kari fureshi bro mu rugo bro yamara mwarasaze mwabipeti mani uragira ngo hazajya gucomera mu rugo mani viye wamubaza aho yagiye byihorere mani nanjye sindi umupeti nzi ko ngewe nzikorera utuntu twacu abigenze ute mani ko nawe utangiye kujya ukabye none zo nk'ubu ngubu nigiriye muri tuwarete urumva ngacuma narangiza ngahita nteramo ya miti ituma hatanuka ninde warabukwa nawe bro ahubwo utumaniyeri n'utwo bro mozo diru niyo ngiyo diru niyo cyuzamo sha batem uri kohereza imirongo viye wawe uri kuvuga viye manig ese ubu amasaha ntagiye nshaka sinasezera nkataha mama. none se uragenda ntakubwiye icyo nagutumiyeho mwana wawe nabonye ntacyo mubwiye ngira ngo mwashaka ko twiganirira bisanzwe. yego no kwiganira n'umukazana wanjye mba mbishaka ariko uyu munsi hari akantu nashaka kukubaza. akantu kerekeranye n'iki se mama? buri birebera ive yanze kujya kwiga burundu pe ndetse no ku ishuri rye baraduhamagaye batubaza impamvu umwana ataraza tubabwira ko atakije mbese mu magambo make ubona umwanya we barawutanze. yarabimbwiye ko atakigiye. noneho rero igihe nakomeje kwibaza ikintu cyatumye umwana w'umuhanga nka Erive yanga kujya kwiga hanze biranyobera. niko kuvuga ntiwaguhamagara nkakubaza niba ntacyo mwaduhishe bana bacu rwose ko amakosa y'abana tuyazi ntacyo mwaduhishe. kijyanye n'impamvu Erive adashaka kujya kwiga urayise? yego mwana wanjye rwose niba mwana nagize ibyago mukagwa mu makosa ya gisore mwatubwira tukabashyigikira ariko mudataye amashuri. amakosa ya gisore se ameza atubwo mama? Sano mwana wanjye nukuri ndagukunda nk'umukazana wanjye pe. Nanjye ndagukunda rwose. N'umwana wanjye Erive nawe ndamukunda. Nyine nabonye ukuntu atsimbarara ngo ntazajya kwiga i Burayi ngo kandi ngo nino ntazahiga ngo aziga iby'imiziki. ngo nyine ngo nibyo bizana amafaranga yihuse. Ndibaza nti uyu mwana ntiyaba yarateye indasheri we akaba yarabuze ahabiye yarabitubwiye. Ese umwami wanjye none se Erive niko yakubwiye mama? oya kandi nkubwira ko ari byo ngewe nitekerereje nkavuga ntiwasanga byarabaye nyine mukagira isoni zo kubitubwira. Sando mbwira rwose ndi nyuko bukwe niba ariko byagenze rwose mwicira urubanza rwose muhumure tuzabafasha. si ngombwa ko Erive areka amashuri ngo agiye gushaka ibizamuha amafaranga avuye ku kwita wowe n'umwana wanyu rwose. mama rwose ibyo byo rwose sinzi ahantu mubikuye ntabwo ntwite pe nayo makosa ntayo tujya tujyamo. buriya jyewe na Erive kuva kera twemeranyije ko niturangiza kwiga amashuri ya kaminuza tuzakora ubukwe hanyuma ababyeyi mukadushyigikira ku mugaragaro. none se ubu niki cyateye Erive kwanga kwiga burundu? uzi ko uretse no kujya i Burayi no kumubwira ngo yige mu Rwanda ariko akomeze iby'ubwubatsi atabikozwa? nukuri sinzi ikintu yabonye muri biriya byo kuvangavanga imiziki pe. cyakoze aho ngaho ho nanjye rwose ntagiye kukubeshya naramwinginze pe ntamwinginze ngo niba yanze kujya kwiga hanze aze byibura twigane muri kaminuza yacu ariko yarabyanze. gusa nyine nta kundi ngo ntawe usaza atiyononeye ntawe wabona ari kwiyononera ahazaza. nese ushatse kuvuga ko mugiye guhita mutandukana kubera ko agiye muri biriya by'imiziki Sandrine? nizere ko kuba agiye kwiga ibyo ashaka bitatuma umwanga. icyo mvuga ni uko nyine Erive yari afite ubwenge bwinshi bwo gukurikirana amasomo ajyanye n'ubumenyi wenda ibyo byo gucuranga akaba ari kuzabijyamo arangije cyane cyane ko bitagoye ko niyo wakihugura ameza ngahe waba ubimenye. ntabwo ari ibintu bigoye rwose. birumvikana ko atari amahitamo meza cyane yagize ariko nanone ntimuzabipfe bana ba ahubwo uzige cyane iby'ubwubatsi noneho biriya by'imiziki abikurikirane neza uzajya kurangiza aratangiye gukorera amafaranga duhite tubashyingira muri uwo muryango ufatika. ntawamenya ubwo ni ugutegereza tukazareba. Sandrine mwana wanjye ndakumva mama. kuba Erive yinjiye muri biriya ntakomeze kwiga iby'ubwubatsi nk'uko zari inzozi zanyu mukiri bato ntibigutera impungenge. uzamwegera bigusobanurire neza biriya nabyo ngo bigira amafaranga menshi kandi kuko biga igihe gito uzajya kurangiza yaramaze kugera mu kazi yaranakoreye amafaranga menshi kandi yarayagwije. urumva hari icyo bitwaye mwana wa?
aha nibigenda gutyo bizaba ari byiza gusa nyine mba nifitiye impungenge z'uko bishobora kuba ikinyuranye. oya humura nta kibazo kizabaho Sandrine. reka ubundi si byiza kubona urugo rw'abenjenyeri babiri. buriya ni mu bantu uri enjenyeri upatana amazu nawe ari umunyamuziki ajya gucuranga ahantu hakomeye niho muzagira urugo rwiza urabyumva. Erive ariko ntabwo ari wowe ndi guhamagara sha. nari ngize ngo uravugisha Mereviye. ubundi ibyo bintu uba wumva ni ibiki? zimya sibyo zimya none ahangaha uhita uza wumva icyo nkubwira nta soni. uba wafashe inzu yanjye ukayigiza akabari cyangwa akabyiniro. Erive iyi nzu ni iyawe ku buryo uyihindura akabari uba wabimbajije. ariko se niba inzu atari iyanjye icyumba cyo si icyanjye. nk'umuziki rero numva nta kosa naba nkoze. sawa ubutaha nzakubaza niba n'icyo cyumba wite cyawe niba kiri mu nzu yawe cyangwa iyanjye. gusa ubu ngubu si cyo kikinzanye nje kukubaza impamvu udashaka kujya kwiga. ariko narabikubwiye ko ntanga kwiga papa. icyo nashaka ni ukwiga ibyo mumitiyemo naho mushaka kukunyohereza. ariko sha waba uzi ririya shuri urimo kwanga abana baryifuza uko bangana. ahubwo se wowe waba uzi amasomo uri kwanga ko nkurikirana abana babyifuza uko bangana. ngo iki? ariko ayo ni masomo nyabakisha n'ubu ko ntarumva ayo masomo uvuga. ayo masomo ni masomo nyabaki. none se ko nakubwiye ko nshaka kwiga ibyo kuvangavanga imiziki ukaba udashaka kubyumva uragira ngo nkubwire iki papa? ngo uragira ngo njye mbikoreho iki? Erive noneho reka tureke ibyo tumazemo iminsi byo guhangana sibyo? ndabona ntacyo byatugejejeho sibyo? reka nce bugufi rwose tujye inama nk'umwana na se. ngaho mbwira ikintu gituma udashaka kujya kwiga i Burayi ni iki? papa rero ngewe rwose nkuko nabikubwiye kuva ngo ngiye kwiga i Burayi ahantu ntazi umuntu n'umwe, hano ntagira inshuti singira umuvandimwe, njye ahantu ntazi rwose papa. ngewe ntabwo mbishaka. none se Erive abandi bajya kuhiga bagenda bahaza abantu. ubu se uva hano ukajya kwiga mu mashuri yisumbuye wagiye hari umuvandimwe mujyanye ko wagiye se ukamenyanirayo n'inshuti ndetse zimwe na zimwe mukaba mukiri kumwe n'ubu ngubu bigutwaye iki? ariko mu gihugu haba ari mu gihugu papa. ntabwo wagereranya no hanze ahantu uba utazi umuco waho. ntuzi niba abantu baho basabana, ntuzi niba baganira cyangwa ngo batebye. nta kintu na kimwe wazi hanze. wagereranya ute no mu Rwanda? noneho ubwo hanze udashaka kuhiga rero ngaho ujya kwiga ubwubatsi n'ahangaha nubwo abandi bamaze igihe baratangiye. ubwo nyine nawe uzashyiraho umwete igihembwe cya kabiri ukore neza aho umuru uzatsinda sibyo? kandi nunatsindwa nta kibazo rwose ayo gusubiramo tuzayishyura ntugire impungenge sibyo? none se papa kuko turimo kuganira nk'umwana n'imfura ye, ubundi wowe waretse nkiga ibyo nshaka ko ari byo ngewe numva niyumvamo. erega njye sinumva n'impamvu n'iby'ubwubatsi utabyiyumvamo kuko ndakuzi mwana wanjye uri umuhanga. umva imibare urayuzuza, ubutabire ni uko, ubugenge ntawe wakurusha. Erive ni iki gituma uvuga ko udashaka kwiga ubwubatsi kandi aribwo naguhitiyemo mwana wanjye? ariko wowe ntuzi ukuntu ariya manota nayabonye nayakobokeye. hari n'izi nakoze imyitozo ndara amajoro ntema amanayiti nakosoye ibizamini bya leta byabanje nyine nataye umutwe ngewe birabintu rwose byaramvuye. none se ngewe ubona ndara nicaye nsoma imyanzuro y'inkiko ukagira ngo nuko mba nanze kuryama mwana we? nyoko ubona batamupanga izamu akarirara kandi ari umukecuru. ku isi ni iki wageraho kitakuvunnye Erive? ubudije. ariko ubwo buvuna muheto ubwo budije ukomeza kumbwira buravaye bukagera he? ubudije ubwo urashaka kudija iki? ariko se ubundi wowe kuri umunyamategeko mama akaba ari umuganga, kuki mutamatira kwiga amategeko nk'ayo wize cyangwa ubuganga nk'ubwa mama mukaba mumatira kukugenda ngo nige ubwubatsi? uriya nyoko rumeze enjeniyeri baramaze. mungu wagusitini se enjeniyeri baramaze. ubwo enjeniyeri se wabunganya iki ahubwo? ubu rero ngiye nkubwire ba DJ Khaled cyangwa ba DJ Garix cyangwa DJ Geta. mu Rwanda niyo ari aba DJ nka ba DJ Gigi cyangwa Maruta. abo bose nibibatunze nibagenda bikaraga mu mateko. rero reka nkubwire Erive niba imishyikirano yanze ubwo hagiyeho amategeko. niba wanze kujya kwiga sinzumva unyaka igiceri n'iki kijana ngo ugiye kwiga ubwo budike. ikindi sinzigere ngo usanga ungaramiye mu rugo ntacyo hakora tubyumvikane. nanjye rero reka nkubwire muze
aho kugira ngo njye kwiga ibyo bintu njye ntashaka. Amafaranga uzagenda uyahama uyakoresha ibyo ushaka, nanjye nziga mu buryo bwanjye kandi niga ibizangirira umumaro. ute Nziga mu buryo bwanjye niga ibizangirira umumaro. ase mani waretse kumfata gucoko ku rugo utari kundaburiza mani. ndumva n'ingumi nawe kuryango waretse kwigira itage uranyiba mani. niba unsanganye inkweto zawe bivuze ko nari ngiye kuzikwiba. hano mu karita yasunitse gusanganya uri mukora iki sisanzwe uciririkanya n'abagura inkweto mani ni ugukomeza ibintu byose tu n'ibyo gusa nta n'isoni uravuga. uriya muje musanze ndi kumubaza ukuntu inkweto zisigaye zihagaze ku biciro mani. mva mu karitasi ndi kumubaza ni ibiciro byo kugurisha inkweto bihagaze bite byinshi nk'iyi ntangaye. hano se wajyaga kugerekesha inkweto zanjye wa mu karitasi nari nabigutuma. ubundi se kuki utajyana izawe ukajyana izanjye. yamvira umunsi kwa ndagase muri nguti kuri ubuzima wirakara mani. none se koko buriya mani ubu iyi nkweto ko ariyongeraga yonyine nari ndaje kuyitanga kugira ngo bigende bite. usibye ko zimaze no kuba ibinyusi niba wanabona n'uwaguha bibiri sinzi. siba karitasi uronjeje ufata umwanzuro wo kujyana izanjye. akomanda uzi ko utagira n'isoni. umusozi ko nta n'isoni nambugira ndagaso. wenda gucumbikira nzinguriye iniga yanjye nkagushyira akavumo ngahaha igiporezo mani n'ikintu ndagisumba tukagisangira ku yanjye ntabwanze n'igiceri cy'icumi. mani we wacungwa ntawe ukanyiba mani. ntahari ukukwiba mwana buriya nanjye mani urambabaje bose urambabaje sinzi kuri idage bigeza. sinkubeshe mani nawe ndi kumva mfite taki ya hatari. kumva ninabona go kugura ikintu mani ndaraburiza tu. basi nje nari nshaka kugira ngo nico nkururaho umwotsi gumwe kuko iyo ntagubona nari ndapfa. mufata umwanzuro wo kugurisha inkweto zanjye mani. ariko nawe wumve ko nari mbikoze ndi kuvuga ni kiriya kijamanza ahantu kijaga kuzogereza mbere yo kuja kuzigurisha. humura n'ubundi njewe nari ndasubirayo nkaja kuzenda kwaje kenshi yawe mani nayigusubiza mani imeze neza imeze fresh. ntaho nari nzaguhereza boro yawe mani. fashe jya kubeshya inka nyabugogo wa musenzi. iyi nkweto y'ibihumbi 50 mwarimo muyigereka ibihumbi 7 mani. none ngo wari kuzajya ngo gucunga yoza ngo ukayiba ahubwo se no kwirarana. ariko muri uzi ko inkweto niyo yakuzuriza ibihumbi 10 uzi ko atari kuburi mu ibihumbi 30 mani atiriwa ninginga mani. nyine ni amakosa ariko mfushiriza tu kugira ntese nanjye naharu Babylone bwa bineye n'itaki mani n'itaki kandi yashimereye fo gusa n'ubundi mani pfusha ushake hano twakura bure mani kwitemo tu kuko mani merewe nabi byahatari ndi gutitira mani uzi ko ndi kuja no kuzuba rikankubita byadanje ariko sagira ikintu na kimwe kimfata nyine mani narangiye merewe nabi ngwana urabizi ndi uwawe nawe uri uwanje bro. chasi erega ubundi yataza kuba wowe mani n'ingumi mba nayikuriye ariko nyine sinabona uko nkugenza mani. gusa umusajye mbona hari ikintu kimwe dukwiriye gukora ibi bintu tukabivamo kuko biratwangiza. mani nakubivamo mani byararangiye ubu ngubu twebwe ibi bintu ni ibyacu tugomba gukora uko bishoboka kose ahubwo tukiga kubibamo. oya ntabwo byakunda mani ko tubana nabyo ubu se simaze imyaka 5 ncuranga mani ubu sinageze kuki. ariko ntukikasire musaza. oya si ukwikasira mbwira ikintu wagezeho mani. ubu se yimvumo ntahari wowe uzanaga ipeso ryayo nk'imvumo. ubu se akenshi ntahari wowe uzanaga ibiceri mani tugahaha. ubu se icubagura ukwishinja ni iki koko mani. ntabwo ku myaka yanjye kabakaba 30 numva ko ikintu nakwishimira nageze hari ukuba mbasha kwiyishyurira inzu no kugura ibiryo gusa mani. yumvira ndaki rega ibyo nibyo by'ingenzi musaza. oya mani umuntu yaporeje akaba afite ingangi ye anahagaze neza ni mu byangwe bya danje nako bagatagize. none ushaka kugira ngo nawe uje gusumba makepo mani. kubera iki yose ntayisumba mani. nese abandi ba DJ badakoresha ibiyobyabwenge ntibafite ibibanza barimo bashaka kubaka mani. ntibafite amamodoka bitwaramo ibyo byose babikura isi mwaka kazi se nka ase mani ubwo ushatse kumbwira ba DJ basaze mwaka kazi mani. none se bara wabigereranya. oya mani reka na DJ Gigi n'abandi bapeti bose bansanze mu kazi ntibishore muri ibi bisenzi bafite ibyo bagezeho mwana mwana neze ntukereka ngutera ingero sibyo ubu se DJ K ntagiye kwikorera igikwe na sherewe mwana urabana afite umudiaspora umutomo mwana afite ikibanza se ntafite kebo yitwara mu mfashana ba diasi mwana umugisha g'umuntu
gubaga ari ugwe naho waguririra urumva bro ubu nawe hari igihe uzaturitse inoti za danje ya kepo ya fureshi ugahita uyimanura umuturirwa rwa danje nawe none ugahita ushyira hariya ukabakanga ukajura nta mugisha w'umuntu mani nta mugisha w'umuntu abantu baba bakoze none se hari ahandi babikura si muri aka kazi bakora nk'ako nanjye nkora abantu ushobora kuzaba uwa danje abantu bagakangara nimba se babigeraho kuki njye se ntabigeraho ikindi kandi abenshi mbarusha no guhembwa neza tu ariko kubera uyu mwanda wa droge nishoyemo ntutuma hari ikintu ngeraho man njye ndi kubyumva ko wenda uri kuvuga ngo wagubonye rwose uhita ugakoresha ukagazana hano uganasumba boro tukajya ibintu byose none se sibyo kandi nanjye nkaba ntacyo ninjizaga fureshi hano ntacyo winjiza nyine ariko humura nanjye ndi umugabo ndashona bro ubu ibintu nabishyize ku murongo bro wabishyize ku murongo cyane wabishyize ku murongo gute se man wari uzi ko cya gipeti wigishaga ibintu byo kudija cya erivesi oya se zimbi man kiriya cyakatiranye na se byahatari reka yageze haramukebera se cyamamagaye ngo kiri gushaka kwinjirira akavumo k'abasaza reka nanjye mba ndakibwiye ni karibu hano ni nk'iwawe ntabwo kigiye kuza ndarurangaza reka cyane ariko ubwo hari icyo utambwiye nese kuba tugiye kubana na Erive urumva bizakemura iki ku kibazo dufite cyo kuba amafaranga yose tubonye tuyagura ibiyobyabwenge mani bigatuma ntacyo tugeraho none si mani urukumva tuzongera kugura boro kandi yagiye kuza igipeti cyo mu bakire gifite amafaranga mani tuzaja turakibwira tuti rero wowe mani urarenze iwanyu sha kije kwenda amafaranga y'iwabo cyazanye tuba ariko dukoresha haba kugura ibikoresho cyangwa no kugira ngo none natwe twirwaneho tujye bisanzwe n'utundi tuntu biri aho ngaho kiriya gipeti kizazana mu miliyoni bro ariko ubwo ugatinyuka ukavuga ntavuga se erega ubwo wabonye nicecekeye kugira ngo nuko ntafite icyo kuvuga ni ukuvuga ngo nyuma yo gushuka umwana akajya gutorongera akajya kuba ikirara urumva ufite ikindi kintu cyo kuvuga muri uru rugo ariko rura ko ari uko mwiyorera ngo hatagira uca ahangaha kumva dutongana yatwumvise ubundi igenda rya Erive urumva ari ukwiye kuribazwa hagati yanjye nawe woroshya gatoya kanga uti ndumva ari ukwiriye kuribazwa hagati yanjye nawe ni kuvuze nyine mbwira uwatumye umwana afata umwanzuro wo kuva iwabo akajya kwicira isazi mu jisho mu mageto kumbi burya wumva ko kugenda kwe nanjye mbifitemo uruhare niyo rwaba ruto gute se kandi ari wowe ubwawe wamwirukanye ahubwo ni rwose ni wowe urufite yewe nafashe umwanzuro wo kumwirukana bigenze bite yari yananiye yanze kwiga umwana wanze kwiga utegereje ko aba iki kindi uretse ikijura wimubeshyera Erive ntiyanze kwiga icyo yanze ni ukwiga ibintu adakunze kandi afite ibyo yiyumvamo sinabivuze abantu bose ubwo ntibabyumva ko hari umushyigikiye ngo ajye kwiga ibyo bishuri ngo no kudijarya none se kuba DJ si akazi nk'akandi ubu se aba DJ bose bo ku isi urabasuzuguye rero simpakana ko atari akazi ariko banza ubwira ukuntu umwana wa metere Rurangwa na dogiteri Kangabe hajya kwiga kuba umudije narabikubwiye kandi n'ubu ndabisubiramo rura iyo myumvire yawe itakijyanye n'igihe yo kumva ko umwana agomba kwiga ibyo ababyeyi bizi niyo yatumye umwana wacu atorongera ajya muri za geto nta soni ahubwo reka nkubwire icyo utazi iyo myumvire yawe yo kurera umwana acira nikubite niyo yatumye igihungu cyawe kibicyoye ariko uranyumvira aho kumva icyose amubwira ngo yige azigirira akamaro akagirira n'igihugu agahitamo gutorongera asanga zambaye ibobo ngenzi wowe kuri wowe rero guha umwana ikinyabupfura ni ukutumva icyo agusaba ngo umushyigikire ahubwo ukamuhitiramo ibyo wowe ushaka kuri ngewe kurera umwana ni ukumufasha guhitamo ibizamugirira umumaro mu minsi iri imbere gusa ibyago nagize ni ugushaka umugore uzi ko icyo umwana aririye cyose bahita bakimuha atabanje kureba yuko ari n'igishirira nibura noneho rero kuba nararetse Erive akajya kwiga ibyo ashaka ni nk'aho yaririye igishirira nanjye nkakimupfumbatisha wiwe si ibyo mvuze ariko bisa nabyo ni uku urakoze rwose ndakubonye ntumbonye mbese ubu n'igihe wishimiye ko umwana wanjye yatorongeye ntazi niba akibona icyo arya atakibona se usiba kumwoherereza amafaranga cyangwa uzi ngo simbizi
wabaye umubyeyi ushaka ko umwana agaruka mu rugo ntiwaretse kumuha ayo mafaranga ukareba ko inzara itamwica kabiri ku bwa gatatu ukamubona ahangaha. ese burya iyo niyo nama yawe? yewe cyakora uzi kurera koko ntubeshye. mbese nzabanze nicisha umwana inzara kugira ngo agaruke? mani muzo reka nkubwire nushaka ibiboro uzabireka bikomereza ibyo kuri ibyo siriyasi ko kudija ntabwo ari ibintu byawe. reka nkubaze nkubwiye kange ko umuntu agenda akurikiranya indirimbo ziri mu njyana imwe mani njyewe nari ndi kubona izindi ziri kuri kandi ndi gushaka kugira ngo mpite mpindura tu niko gufata iri hafi ngo nyegekemo cyangwa kujana ku buryo wakuramo indirimbo ya rege ugashyiramo amapiyano agenda gutya. ntabwo nari nagize guhera kare. reka ngaho uvaho aho DJ ajyeho none hakora akantu gato yaba mfite itandukanye. egera eca kwerekesha wabyumvise wabyumvise mazi zongeresha iki ntatangiye ejo bundi none amaze kukurusha bigeze ahangaha mani aho se nzakugenze nte mu by'ukuri hari icyo mba ntagukoreye zaza rwose jya werera nyine nta n'ibirenze akubwa ahantu hose habaga hari generali na kaporari da. oya we nta nubwo uri none ubu twese twakora ibintu bimwe tukanabikora bya fresh ku rugero rumwe. nta nubwo uri na koporo uri na private ahubwo uri inyuma niho mu budije utaranatangira. wikabya bro wikabya n'abashirema akagoma ka fresh ka diamond. ya nari nagoswe bya hatari ariko nari ndiho mureka mpite nteramo nkugweho. uracomotse se mani Vicky? hari umuntu twari dufitanye akagahunda mani ahubwo reka mbanze mwumve ndagaruka nyuma. none se mani ko nta kintu ture wadusigira ibiceri tugapiga nawe urasanga bihiye. ariko se mani muri reka mbanze nkubaze gato ukeka ko nkura y'Imana amafaranga yadutunga turi abasore batatu? aha mafaranga yose narayinkoreye ntuzi ibyo twayakoresheje ntabwo ubizi mani boro zose twayaguze umva ntabwo ndi somali namwe mushaka uko mubigenza muri abasore kandi nimutagira uko mubigenza mubwirirwe mwagahambira. shamani hano haboro ni fresh ariko inzara yaho ni fa bya danje. amara ejo bundi nawe wari uri kuza uri kuvuga ngo gutaha saa 8 z'ijoro namuvuye kuri hejuru ni byiza none uratangiye ngo geto ni fose gute mani n'ubundi geto ni nziza tu urumva niyo ifitiye umubiba akagutakaramo akakugwiramo ntacyo wikanga nkomere cyangwa viye baravuga ngo iki ni iki. ariko nyine icyo mvuga nyine ni ikibazo cyaho mani ni inzara gusa mani twebwe turi abasirikare bikuzima inzara tubaga twarayiciye amazi kera. ntukanshuke nta muntu uca amazi inzara sha none iyo umaze kwiyuzuza imyuka ukabura icyo uporeza ntuba wumva amashoka wanayarya mani ukayamira bungure. mani njyewe nta nubwo nzi ukuntu yo na Vicky muteye ariko njyewe iyo maze kwikubitiramo ibihaye byanje mbaga ndi kumva ibintu by'ibiryo nabiciye amazi ndi kumva atari ngombwa pe. umva bro njyewe maze gufataho mpita ntangira kwibuka igiporezo cyo mu rugo. ewa uzi kubyuka ugasanga icyayi n'imigati ibiri tayari ugakubita ugahita wirebera utuntu tw'utumuvi urumva sahita umukozi akaba arahishije agutakajemo ibintu by'ibifiriti arangije ukigira mu gasiporo cyangwa ugatembera ukaza nijoro ugasanga iyi myaka iri tayari papa. none si byo ko wabisize waje hano kwenda iki? nyine urumva ni bimwe twize ko ikintu cyose kigira ibyiza n'ibibi. kwigenga ni sawa ariko none guhora tubaza ibiceri byo kurya nk'aho ari papa nabyo biteye isoni pe. njyewe urumva nkubwiza ukuri nta soni binteraga kumwaka amafaranga go kujya kuko abantu bose barabizi ni umpeza pe. ikibazo ni wowe wiyongereyeho kandi wari uri kudushuka ngo uzaje urazana inoti none ukaba uri kuturaburiza hasi hejuru. ariko mani mbaraburiza hari icyumweru kijya gishira ntazanye inote ya senkani koko. numvira nyine ngo senkani ze ni ibiki mani? ibihumbi 50 n'amafaranga make buri cyumweru mani si desa mu kwezi zo kurya gusa. ariko bura uja kuritegereza ngo urebe ibintu bibaga bikenewe muri iyi nzu. ngaho haha umuceri uhaha imboga mani ja gusumba ibirayi
wongereho kugura n'ibikoresho kandi urabizi ukuntu ibikoresho byo bihendaga cyane maze umbwire ngo sengane hano twayikoze iki urukumva imaze iki mwese muzo urumva ikibazo ari icyanjye mana ngewe uruhare rwanjye mba naruzanye Vicky nawe aba yazanye ibiceri ikibazo nyine kiba kuri wowe utagira icyo utanga kandi ukenera guporeza hari ukurusha kuryana ase mani wowe tukuzanye ejo bundi ngo viye wawe yakuraburije none ni wowe utangiye kunyurira mani masafuriya urakomba ugira uturya ibyaraye ni ikibazo mani uzi ko njewe ubwanje nshatse nabwira Vicky agahita kwirukana muri iyi nzu tukasigaramo twenyine wanyana yimbwa yawe nuka nawe uri umusenzi uri n'inyana yimbwa nese niba mvuze ko nta mafaranga utanga ndabeshya ngewe mani reka twiraburize wa mukaritasi nta soni nje nikukubwira ngo jiwanyuje kuzana ibifaranga by'iwanyu ngo ntabyo ushaka kuja kwenda wa murezi we uri kubona turabaho gute harangiza ukanyurira wadagewe wanyana yimbwa uri igiki bari nikurangiza ziba maso uri kumbabaza ziba se wagicucu uri kumbabaza ndakura uri kumbabaza murekure siki ngiye ko kunigana imfuro ayuko nyine abugari kasiraje kuzana amafaranga kwanyu naguraje kuzana uragashazana nagurazana ndekure ndege kugazana musaza ndekure neyazana cucu kwarje gose arikuze mu ikimbara sha nkugiriye imbabazi ariko nkubwiza ukuri wangegeraho kuzuru ibikoresho barakuyoreye barakurundiye baragwaye waranza ngo nta kintu uraza kuzana ahangaha uramutse ugiye ukagaruka nta kintu uzanye ibikokora aribyo wikoreye gusa nje nawe twaba babiri kikurye gusa mani waronyeshe tu ndakubwira ngo nugaruka nta kintu uzanye ahangaha niwigurana na sunutsa n'ubuzuru ngo hari icyo wikoreye ugarutse kureba ahangaha ubuse ningenda mama kayanyuma ko nawe atangiye kundamirwa ngo mwaka amafaranga menshi ndabigenzane bro ziba ahangaha ntahari mu bipangu ntaho duhingaga ntaho ducuruzaga twe tujyaga inoti nzima n'izipfishije ndakubwiye ngo jiwanyu uje gushaka amafaranga urukunyumva kandi ugaruka ugazanye wagazana bagaguhaye wagazana ubwihaye icyangombwa ni uko ugarukana amafaranga none se kuyazana nyihaye ukumva wadagewe ubwo ushatse kuvuga iki mani mozo ja kuyikoreramo nese kunseka nari gutumiza ikintu ntanywa burya se ntabwo unywa byeri sha wapi mu amazi cyangwa fanta nyine bambwiye ko ibihari ari ibyo ngo ndanywa fanta ntari bitu gusa mu bakobwa bakeya i Kigali badafata ku musemburo niba atari bya bindi by'agahezo ngo ntiwanywa byeri uri kumwe n'umusore kutantereta se naba nkwisha n'iki kandi rwose buriya jyewe Vicky numva niyo waba untereta nayinywa ntabiguhisha pe kugira ngo nyine utazatungurwa no kubona nyinyoye tubanye kandi waranterese uko ntayeho sanda byihorere burya hari ibintu umuntu aba akora ariko akaba adashaka ko umukobwa cyangwa umusore bateretana bimenya wenda ari ibintu bibiho birumvikana reka ko nka gutya ntumije fanta ugatumiza inzoga ntabwo ari ibintu bibi ku buryo umuntu yazinywa yihishahisha niba kasanura akanywa nanjye muri fanta yanjye ibyo uvuga ni byo gusa sanda afite akazi rero ndabizi twebwe burya akazi kacu kaba muri wikendi nashakaga ko twavugana vuba ngasubira mu rugo nkaryamaho gake nkaza kubona uko njya mu kazi nijoro rero Vicky nanjye nagutumiyeho ngo tuganire kuri Elvi ntabwo ngo utware umwanya wawe munini Elvi rero nishiri wanjye sinzi niba yarabikubwiye ndabizi nubwo bisa nkaho utakimukunda cyane oya niko abizi mwihorere gusa icyo atazi ni uko ngerageza kenshi kumureka ariko nyine nkisanga byananiye ushaka kumureka ariko nyine abantu bakundanye sinzi kabisa gusa wowe nk'umuntu mubana kandi ari nawe yaje akurikiye ngo umwigishe kudija hari amakuru numvaga ngo ushakaho amakuru ajyanye n'iki se kandi Elvi yabaye iki koko Vicky Elvi yabaye iki
umva yarananutse amaso yarahiye asa nk'ibinyomoro mbese dusigaye duhura ntakubeshye nkumva mfite isoni z'abantu bari butubone turi kumwe tuziranye. uretse gatoya none se ukaba ushaka kungisha inama yo kumureka Sandra? nyine ntabwo nshaka kumureka ahubwo ndashaka ko wareka igituma amera kuriya. oya Vicky winseka rwose ndashaka kukubaza kandi umbabarire ntumpakanire sibyo. none se Eriva asigaye nk'urumogi? Sandra ntasoni atiruka mu rumogi turi mu kabari. Ega ndababaye Vicky ndababaye rwose singiye kukubeshya. ni ukuri iyo mbonye Eriva ukuntu ameze kuri agahinda karanyica. uzi ko asigaye yambara udupira tukanagana mu bitugu ukagira ngo ni iriba rimanitse kuri portemanto. erega Sandra ntakubeshye ziriya gahunda wavugaga koko turazikoresha kandi niba ari ikintu kibi nabonye nizo pe turazifata ugasanga ariho udashobora kurya yabifashe nkumva none ugasanga abandi bo turashaka kurya cyane kandi tudafite ibyo turya kumva amafaranga yakaguze ibiryo tuba twayaguze izo gahunda. none se mwaziretse niba ari byo bibicira ubuzima kugeza aho umuntu amera kuriya? none se birashoboka mwana iyo wamaze gukura umwotsi wa mbere uhita uba nka wa mwenda wagiye buryasaza agatangira atazirya ngo bikarangira asigaye azimira ari nzira. none se hari ubahatira kubinywa Vicky? ufashe umwanzuro ukavuga uti ibi ndabiretse sinzongera kubinywa, hari uwasanga gukubite ngo kuki wabihagaritse? yewe ntabwo ibyo uvuga ubizi Sandra, biriya biboro birabahata ku buryo kubyigobotora bisaba izindi mbaraga. cyenda kubeshya maze umwaka buri munsi mfata umwanzuro gusa nzongera gukora iyo gahunda. ariko se ntibyananiye? cyangwa se wazegereye Rive ko ari sheri wawe ukamubwira ati ibi bintu bivemo dore birakwica. Vicky uri umugome, Vicky uri umugome ntabwo nshobora no kubona ukabibu. none se kuki wabishiremo Rive kandi ubizi neza ko ari bibi? kakubwire Rive twamenyanye ashaka ko mwigisha kudija rero kuza mu bikoresho ushake bwe kandi sinari kumubuza. kubera iki se utari kumubuza? ako Vicky wagiye utekereza nk'umuntu mukuru koko? wabona umuntu agiye kwiroha mu ruza rwita pisine ukamureka kandi uzi ko ari rurerure? wagiye utekereza? rero Sandrine reka nkubwize ukuri biriya bintu birahenda ku buryo umuntu ashobora kunywa ibiguze nk'ibihumbi 10 ku munsi. urabyumva? aya mafaranga aro kuyabona ukabona nayo ukoresha izindi nshingano zisanzwe ni ibintu bikomeye cyane. none se Vicky ukumva ko ikibazo cyo kuba bihenda gikemurwa no kushutsa undi mwana nawe ukabimujyanamo? rero ni ukuvuga ngo birasa nk'ubugome ariko nanone si ubugome ni nko kwirwanaho. ubugome ni uburozi ni ubutinzi. iyo tugize imana tukabona icyana cyo mu bakire gishaka kubizamo tugiye ikaze n'umutima mwiza kugira ngo kizane ya mafaranga y'iwabo tuzajye tuba ariyo dukoresha tubigura. ubwo nta soni ufite koko? ariko se noneho wasaze wa mwana we nk'ubwo ucirwa rugi wabwira so ko warucira umubiri. nta soni reka mufungurire ureke gukomeza gusaragurika. nta soni utaca urwo rugi ngwino hano. ntashaka nkaruca ngenda kubwira ikibazo cyanjye wo kunyumva ukaza kwicara mu bikari hasi ni mu mutananwa ku buryo nta. ariko icyo kibazo cyawe n'ikibazo cy'ingiye ko ntanacyumva niko nta soni koko uratinyuka ukansaba amafaranga mu cyumweru gishize naguhaye 100. 100? 100 nyine. 100 se nangaye ku buryo atashira. cyeretse niba wumva warayampaye ngo ngende nyatereke ku meza njye nyitegereza ubushyure bita. uzi ko wagira ngo uba mu gihugu ntabamo 100 se wabihahishije iki gituma imibara nta n'icyumweru kirashira. cyeretse niba rishyira mu isafuriya ugacanira cyakora ntabyemera ko yari yagashira. none se ubundi amafaranga umpa nayo kurya gusa cyangwa uzi ko ntagomba kwishyura ishuri? ariko Rive reka nkubaze hanyuma se uvanga wajyanye angahe? ntabwo watwaye miliyoni umbwira ngo nayo kwishyura ishuri no gutangira kugura utuntu two gutangira igeto yawe? ishuri ryanyu se ryishyura amafaranga y'ishuri buri kwezi? none se uriya ko ari umwuga ubushya ari aya mashuri asanzwe twigagamo. twebwe dufite uburyo bwacu bwihariye twishyuramo abatwigisha. Rive singiye kuzasazwa n'amafaranga unyaka umunsi ku munsi. uzanzanire nimero ya konti y'ikigo cyanyu unzanire n'urupapuro ruvuga ibyo ukeneye kwishyura ikigo njye mbyishyura buri munsi. ariko mbere nawe urumva ibintu gutangiye ko oya none se uri kuvuga ko njye ntazi ubwenge ku buryo najya kuri banki ngo nishyure amafaranga y'ishuri? oya we Rive oya nakomeje kukumva nkajya ngushyigikira ariko amafaranga usigaye unyaka niyo nagira igiti yeraho muri jaride nagisoroma kigashira. rero uzakora ibyo nkubwiye no guhaha nzajya nguhahira ariko uhuka iyi ndirimbo wiharaje yitwa ngo mama faranga iyo ndirimbo itakikuva mu kanwa nta soni. mere ibyo sinabyemera uzabaze urumva njyewe ni gute mufate nk'igipeti cy'imyaka 10 ariko uranyumvira ni gute mufate nk'urupeti rw'imyaka 10
ariko uzi ko nawe umaze kugira kode nk'iya kiriya gisaza kandi wowe warajya kunyumva. ariko Herve mwana wanjye warasaze nta soni ubwo se niwe wita igisaza ko ubwo ninjye murimo kuvuga gutyo ariko nta n'isoni mureke nze tubonane sha ariko Herve nawe soni niko wagicucu ushobora kumbwira ukuntu nyita igisaza cy'amakode wowe urabeshya ariko uyu munsi ndabonana nawe ndakora mfata gutyo ubundi niwo musaza wenyine ku buryo wavuga kurya wakumva ko ari wowe igisaza cy'amakode njyewe mva igisaza cy'amakode n'ikindi gihe wakibona masoni cyangwa igisaza cy'amakode ariko si mwaretse gukorora uramubonye ubonye umuhungu wawe ukuntu asimbuka igipangu uriya aracyari umwana cyangwa n'ibandi uriya ari Herve koko wacu usimbutse igipangu cya metero ebyiri mu isegonda rimwe nanjye ndumiwe n'ukuri kw'Imana ngaho rero reba kangabe rero mubonye se yewe wamubonye ukuntu asimbuka igipangu namubonye numiwe n'ingwe n'injangwe kiriya ntabwo ari ibandi ruharwa wabibonye yewe numiwe narakubwiye nikomeza worora uzareba ikizavamo yaba data we wagira ngo havemo ikindi kiye wagira ngo havemo ikindi kiye kirenze kunyita igisaza cy'amakode njyewe koko ndi igisa kandi buriya mwari muzi ko narimo kubumva kandi nawe uratangiye none se wumvaga mushyigikiye kugutuka nanjye ubwanjye mbaye ntarabitinyuka ngo nashyigikira umwana utuka umubyeyi uko arenze kiriya gipangu se ubonye akiri umwana cyangwa yabaye oya ni ruharwa undi yinjire. mwaramutse afande. mwaramutseho mwakwicara ubundi mukatubwira icyo tubafasha. murakoze ngewe rero nitwa Rurangwa hanyuma nkaba mfite rero ikirego cy'ubujura naraye nkorewe nyine muri iri joro ryakeye. ubujura bwabereye he bwakozwe nande ese mwabashije kumufata? oya ntabwo twabashije kumenya uwatwibye kuko nyine twaryamye bisanzwe tukangutse nyine dusanga batwibye pe. babibye ibiki? twibwe televiziyo na dekoderi yayo twibwa amatelefone abiri yanjye n'iy'umugore wanjye yewe banatwiba n'imyambaro n'imikufi ya madamu ndetse na radiyo. babibye gute? babateye barabarwanya bacukuye inzu ntimwabimenya ubujura bwakozwe gute? rero ubujura byo ni ibintu birimo amayobera kuko nta waduteye ngo aturwanye nta n'uwacukuye inzu rwose nta n'uwishe serire twebwe twaryamye nk'uko bisanzwe bukeye dusanga amatelefone ntahari turebye televiziyo turayibura radiyo dusanga nuko madamu arebye imyenda n'imikufi n'amaherena byose nabyo arabibura. hanyuma se musanga inzu irangaye mwasanze hegetseho byari bimeze bite? twasanze icyumba cyacu cyegetseho kandi twaraye dukinze ariko inzugi zo hanze zo zari zikinze neza nkaho nta n'icyabaye rwose. mu rugo muhaba muri bangahe? tuhaba turi batatu ngewe madamu n'umukozi. murakeka ko ari nde waba wabibye se? urayiye rwose turakeka umukozi. kubera icyo ari we mukeka? urumva ngewe na madamu ntabwo twakwiyibisha ngo tuze hano gutesha abantu umutwe ngo twibwe. icyo ni icya mbere. ikindi kandi umuntu watwibye biragaragara ko yari afite uwo bakorana wo mu rugo wamufunguriye agatwara ibyo ashaka gutwara akongera agafunga kuko rwose ikigaragara yari afite imfunguzo. umukozi wanyu se mumubajije yabemereye ko yagize uruhare mu iyibwa ry'ibyo bintu? umva vande nawe disi we uzi kurimo kwigira nkaho utari umunyarwanda. ubuze umuntu yakwiba wamubaza ngo ese wanyibye akakubwira ngo yego kereka ahubwo wenda nk'amwe mudufashije mukamuducishirizaho nk'inkoni hashobora kugera wakavuga. mu bihano duha abantu rero cyo gukubita ntabwo kirimo papa. twebwe twakira ikirego tukagishyikiriza urwego rushinzwe ubugenzacyaha rugakora iperereza rwahasanga koko uwo muntu hari ibimenyetso bigaragara ko ashobora kuba yaragize uruhare mu bujura rugakora dosiye hanyuma iyo dosiye igashyikirizwa ubushinjacyaha narwo rukayishyikiriza urukiko. noneho ntacyo ahubwo mumufate muhemo mudufungiye wenda nabona ko agiye kujya muri kasho atagurishije ibyo yibye
hashobora no kuvuga ukuri wenda akaba yabigarura. kandi bambwiye ko uri umunyamategeko none niwe uri kunsaba gukora ibintu binyuranyije n'amategeko koko urumva mwana yafashwe agafungwa agize amahirwe akabona umunyamategeko umuburanira ikintu cya mbere abanza kwereka urukiko si ukuvuga ko yafunzwe bidakurikije amategeko. Yego ariko namwe mwabikora mu rwego rwo kugira ngo nyine adasibanganya ibimenyetso ndetse afatwa atarajya kugurisha ibyo yibye. Ibyo byakorohera abakora n'iperereza kuba nyine bafata ibintu byacu bitaragera kure rwose mwareba uko mubigenza pe. sawa niba ari ibyo wakwigendera urwego rurakora igikwiye kandi aderesi yawe twayisigaranye tugize andi makuru dukenera twaguhamagara. uretse kwambara tubanza tuvuganeho gato kanga. reka nambare impuzankano njye mu kazi turaza kuvugana mu karuhuko. oya rwose buretse reka tubanza tuvugane ku kibazo cyo gutinda kuko n'ubundi nicyo kinzanye. niko kanga ndakumva. ubu ni sangahe? ni 5:00. none se ubuje kuri shifuti ya 9:00 cyangwa uje ku ijoro? ariko si ubwo warise kumbwira nabi ukambaza icyankerereje saa. none se cyagukerereje ninjye ugomba kukikubaza cyangwa niwe ugomba kukimbwira? none se ndakikubwira gute utaretse ngo mvuge? abayobozi hano ntabwo mushobora kwishyira mu mwanya w'umukozi ngo mwumve ko imbogamizi zibaho. erega nta n'isoni urakomeje. none se umuntu yahuye n'imbogamizi aricecekera akaza mu kazi 6:00 cyangwa arazivuga bakareba icyakorwa ngo akazi kadapfa? hari ibintu biba ku muntu agata umutwe ku buryo uretse no kwibuka gusaba uruhushya mu kazi nawe ubwe yiyibagirwa rwose. umva cyakora niba wapfushije wihangane muvange. nibyo ndi kuvuga ko wagombaga kubimbwira tugashaka ukundi tubigenza ntuze ku kazi wagize ibyago. sinapfushije ariko narayangize ibyago ibisambo biranyiba hahandi bansigiye ikanzu nambaye bose yonyine. wihangane pe. muri iyi minsi ibisambo bimeze nabi ahubwo ni ugushima Imana niba ntawe basagariye bakamuhohotera. twebwe ntabwo twibwe n'uwakuri rwose urebye ni umukozi wacu watugambaniye. ubwo rero twabyutse tujya gutanga ikirego mu bugenzacyaha niyo mpamvu nyine nje ntinzi. nibyo nakubwiraga rero ntugire ngo ni ukugushinyagurira ariko kujya mu bugenzacyaha ntabwo biguha uburenganzira bwo kuza mu kazi 5:00. ariko mwagiye mureka gushyira imbere inyungu z'ikigo kurusha ubuzima bw'abantu. noneho ubwo nari kwibwa nkatuza sinjye no gutanga ikirego. icyo si cyo nkubwiye. ikibazo cyawe ni ukutavuga. none si umbwira mu gitondo uti sinza ngiye mu bibazo ibi n'ibi. none si byo kubikubwira byari kumara iki ko n'ubundi bitari gukuraho akazi kanjye. twari gushaka undi ukora mu mwanya wawe. nanze kugura abagenzi banjye ngo mbazane mu kazi ku minsi itari iyabo kandi urabona ko ngerageje kuza kare rwose ngo nkore. ubaye amasaha ni kare. mu masaha natambutseho urumva nta kintu cyapfuye. reka rero nkubwire nuguma kumpata ibibazo byapfuye ntibigaruka ahubwo biriyongera. reka njye mu kazi nkore niba umbabarire niba unyandikira unyandikire. rero urumva bitaje ngaho uzongera urumva bitaje ejo bundi ndaje ntangire nkora akazi byahatara abaturage mbatwike kahafi hashe baramaze kuba DJ Khaled wabwiraga kabisa. urumva ubu natangiye kujya njyana na icyacuranga yananirwa nanjye ngakoraho akanya gato. ubundi abantu bo mu kabari bose bakanezerwa bakajya ibicu. urumva bitaraje se? byaraje byo kuza byo rwose ntabwo nabishidikanya. gusa nyine nk'uko nabikubwiye Rivier ngiye rwose ntabwo nishimiye kukubona muri ibintu by'ubudije ubanamo na ba Vicky na ba Maurice. ntabwo rwose ngemba numva bishimiye. ariko kuvuga buke utandaburiza amani gusa ko turi mu mvumo yabo bashobora kwinjira bagasanga tubavuga nabi. mvuze nabi iki se ko ntabatutse? mvuze ko ntabyishimiye urumva ibyo wabindenganyiriza kukubwira ko kugendera mu kigare cyawe bitanshimisha ibyo ni ibintu byo kundenganya. ariko se nawe jya ureka imyumvire yo muri za Amerika Trove kombye
aha none se ubwo urashaka kunyurira ko ntize ubwenjenyeri nk'ubwo wiga ubwubatsi si bwo ngombwa Herve kuko ababwize bafatanya n'abize ubuganga bagafatanya n'abize ubukungu n'abanyamakuru n'abashoferi n'abasirikare yewe kugeza no kubadufasha mu masuku bose bagafataniriza hamwe kubaka igihugu. aha none ukumva rero ko ubudije atari umwuga watunga nyirawo n'umuryango ukagira igihugu akamaro. nakubwiye ngo umurimo wose ni ingirakamaro ariko ako kamaro ko kaba kangana kose iyo ukavanzemo n'ibiyobyabwenge biba birangiye ntacyo uba ukikumariye. Herve ibi bintu wishoyemo nta kindi bizakumarira usibye kukwangiza gusa kandi ndakubwiza ukuri. sha nanjye ndabizi ko atari byiza ariko nyine nta kundi nabigira none nabigira uzi ukuntu abantu wita inshuti zawe bakujyanye bakagushora mu biyobyabwenge kugira ngo bagukure amafaranga y'iwanyu kuko bazi ko bihenda batapfa kubyigondera. Sandrine by'ukuri rero urankunda pe kandi nshimishwa nuko umpangayikira. ariko ibyo byose umbwira nta na kimwe ntazi pe. none se Herve niba ubizi kuki utava muri uwo mwanda reba ko umaze kumera ngaho ndebera reba ahantu ureba hano utugufa twaracomotse wagira ngo urwaye bwaki reba amatama yarahumbanye neza neza nk'umwana wawe. ndumva nawe uri kunsesereza ariko rero Sandrine ibi bintu nta muntu ugipfa kubivamo. iyo wagezemo uba waragezemo mu by'ukuri nanjye hari ibintu nsigaye nkora nasubiza amaso inyuma nkumva ndigaye nkumva sinakabaye mbikora ndi Herve mwene Rurango. ako wivuga gutyo ngo ntabwo wabivamo Herve wabivamo bishatse wabivamo. sha we ntonganye Sandrine nawe uri mu mwanya wanjye wabyo. uwo mwanya se si wowe wawishyizemo wikuremo nyine. byose byangiritse igihe muri samatira gusoma ku mwotsi umwe gusa nkemera. hariyo nihagararaho nkabyanga burundu simba ndi mu mwanda nk'uyu. ahubwo se Sandra wanjye ko nta kintu ndiho koko niba hari na make ufite wampaye ngakomaza nkareba ko nagura akavure k'uyu mugoroba. ego mana rero hakuzi ko nta sano ugira Herve ngo bakasha ego ko ngo nguhe amafaranga yo kugura ibiyobyabwenge jyewe ndakusetse cyakora. erega buriya uri sheri wanjye. sheri wawe kandi rwose merewe nabi sinarara ntasomyeho. none se kuko ukumva ameze niyo koko urashaka kundeka ngo bigende gute? nushaka uba mpaye make ariko yamenye. nari nzi ko naje kugira inama umuntu ushaka kuzumva kumbi nuko umeze. Herve uretse nako nefate n'isakoshi yanjye hanyuma iyi ngiyo hano nayishyize umva urabeho ndakubonye nzongere ngo uteye igihe cyanjye niyo yaba ari umuntu umwe Herve ukumva rero ko wagenda gutyo nta kintu nsigiye. ndekura uri mu bihe uri kumureka Herve mfata gahoro ndumva utangiye n'ibintu urashaka kugenda nta n'ikintu nsigiye. akose ubwo ibintu mereza 20 aho ngaho se kandi ntumbwire ngo ntayo ufite. none se ubu se Herve wa kera reka tubigenze neza Herve reka tubigenze neza none ko nari naje kugusura kuko ngo nkugire inama njyewe nari naje nitwaje amafaranga. yewe umukobwa muri kaminuza se usatse ni gute bavuga ngo nta wimumeza babarira Herve njyewe nanaguhitana urumva uko mana yanjye ndavuze ngo kora mu isakoshi umereze cyangwa umbwira nkavune kora mu isakoshi kuri 5,000 nibyo byari barayifite basi tubitwara ngwinda kwinginze ukumva bitanu byakora ikisaba akagoryo mu majama batatu ndopata kwinginze iyo ngozi ushaka ndi make nasirumva nayavura naguhitana kandi shaka gutangiye kumwinginga wasanga umurekuye akatugendana shaka njyana kure we Sandrine fata telefone twohereza 20,000 cyafako none yaje cyangwa uvuge tukwemeza. Herve nasoni koko ibintu byose twanavugaga twabivugaga abagenzi bawe bahari ntiwamenya izo ni ngirisoni yala koko mana yanjye waretse kumvira ndacakaho ubaye cyangwa uvuga niba udashaka kugira icyo duha ntwereke ko turabigenza wagize ngo icuti nkawe umuntu wo kuza ukagenda gucoguza wawe icyo duha gihwanye n'amafaranga uri kutsiba nibyo byose se mumbabarire tumureke amafaranga ndabifata kumufera Herve reka amafaranga basi kureka ibaha amafaranga ndabigi kare kose se sikigare wowe. uvuye ko mbona utameze neza Sando niko warakajwe n'iki mwana wa? ntabwo ndakaheda uko hari ikintu nashaka kukubwira ariko gisa n'igikomeye
bigenze bite se kandi ko wagumiwe n'amenyo ahagamwa n'amazi Sando? hari ibindi bibazo ufite se bikomeye mama? Wa mwana we se ugira ngo bya bintu batwibye ntitwashatse na n'ubu hari icyari cyaboneka? yaba we ni ukwihangana ibisambo byumbo mbona byaramenye ubwenge nabyo ntibipfa kugurishiriza ibyo byibye hafi. Nibyo nahoze mbwira Rurangwa ntushatse warekeraho gusiragira kuri ribu no kuri polisi kuko wasanga ibintu byaramaze kwambuka igihugu. None se wowe byagenze gute Sando umwana wanjye? Mama mvuye kureba Erive ariko uko mubonye anteye agahinda ntushobora kubyumva. Icecekere mwana wanjye, agahinda gashira kandi aribagara. Erive nanjye nsigaye mureba amarira agashoka. Umwana uvuye ahangaha ejo bundi afite ibiro 75 akwiriye gushonga agasigara ari umufupa koko. wowe umuheruka mbere mbaza agiye uvuye kumureba nonaha cyakora rwose ashobora kuba afite nka 40 da. Ariko suriya mwana n'inzara yo muri za geto gusa koko kwa nta munsi Erive ntamuha amafaranga kandi menshi. Uriya mwana n'iki kimwonka ko uzi ko amafaranga muhari umwe arutakura yo duhahisha hano turi batatu. Mama ushobora kuba utabizi kuko biranagoye ko wabimenya. Erive asigaye nk'urumogi. Yewe uvuze ngo iki Sando? Ngo Erive asigaye nk'urumogi? Ni narwo rworoshya nk'ahubwo iyo yabuze ibindi bikoresho bimwe bita bya heroine na za cocaine ntaranabona na rimwe ngo nabyo asigaye abinywa. Sandri yakira utarengera di wakumva ngo Erive yarananiye ariko ntabwo arabikirara cyo kunywa ayo moko yose y'ibiyobyabwenge uvuze. None se ubwo urumva ibyo nawe mubeshyira bikamarira iki koko mama? Ni ukuri hangana nyumve ubundi turebe icyo twakora amazi atararenga inkombe. Amazi atararenga izihe nkombe wa mukobwa we kwa ahubwo wagira ngo uri gatuma. Erive umwana wanjye yavuye ahangana inzoka atazinywa cyangwa yenda ubwo yagiye mu bandi basore yenda yabasigaye azinywa ariko izo mogi mubeshyera zijyane hirya rwose. Ubu se nkubwire none ibyo amaze kunkorera akakanya kugira ngo wumve ko ntamubeshyera. Nyamara unyumvise neza ushobora kugira icyo ukora mu maguru mashyi. Abakobwa bundi abazi di ubwo utangiye ngo ibyo bagukoreye mu kanya wambwira ko amaze kugufata ku ngufu. Maze rero umwana wanjye mukazana mwiza hindukira rero inzira yakuzanye uyisubire utareba inyuma. Asike umukazana nkawe simushaka nta soni. Mani ujye uri hano se? Salama muri Debera nda hari tu. Yesu we warwaye se umusa? Ntabwo byumvikana ukuntu waba uri muri uru rugo rutuje rutya uboshye wapfushije. Mani ntabwo narwaye nta n'ikibazo mfite tu. None se ko nari niyicariye hano ntuje gusa. Ushatse kuvuga ko uri gutekereza ibiki koko? Ni iki cyatumye wifungirana mu nzu nta no gucana akaradiyo? Wenda ngo numve n'utuzi iki kabisa. Niko shase mani umuntu yahora mu miziki idashira. Haraho n'igihe umuntu aba akeneye gutuza mu gakeya mani akitekereza. Umusaza ashobora kuba afite udushida tumumereye nabi mani muzo. Roringa akantu nakururaho imyotsi birarahita byibagirwa birangire mani. Mani ibyo biginga nibyo ngiye guheraho ndeka burundu kabisa. Kuko ubu ngubu si ubuzima turimo n'ukuzimu twibereye. Mani ubu muri ibi bintu bizashira agafatwe. Hari igihe tuzaka mani tukagura amakepo mani tukaje turagenda turi gusuhuza n'abarara ku mihanda tubatera pisi. Urumva tukubaka n'imiturirwa za hatari mani. Mani muri reka nkubwire usibye n'umuturirwa tukimwe ibishenzi by'ibimogi n'ikiraro cy'imbaho ntacyo wakwigonda. Arese ko wihebye umusa. Umuramani ibyo gukubitwa inkoni no kubura uduceri bizashira cyane mani. Uyu kwiheba ngo wumve ko byose byatowe n'icyatsi cyakureze bro. Dibira noro icyatsi cyandeze cyangwa uri kugwinama mani cyakureze nye cyendera ikize ko cyanyisha. Bose nuri mu DJ arakabari gakazo daracurangamo i Kigali. Murabure mani. Kandi nakeka ko nta nahantu gicurangira munsi ya 200. Ndabeshya ko bayamasamarira iki? Murabure mani. So kuyaya no kuyagura ibitaba gashira yose atanampagisha. Ari ukurusha ibyangwa bizima se. Bizi se. Reka mbabwize kuri abasaza. Ngiye umwanzuro nawe ufashe rwose. Ngiye gutangira kuva kuri ibi bitabi mbere ko nanjye nakubaka nk'abandi basore tungana. Umwanzuro ari nuwo tu. Ako nagashomeri kakuriye koko ariko humura mvuye guhaha. Do reba mo gato. Izi zikeje.
iyo ngiyo itiyoboye izi ngizi nzicomoye hariya hirya ntereke mfite ikihe kibazo ibyacu si byiza ariko none se viki kece ebyiri nziza nk'izi ngizi tuzaziburamo inoti y'ibihumbi 40. mani izi nkweto zirahendaga cyane bro uzi ko urukweto rumwe ruguraga ibihumbi 30. Ndetse tubonye n'umukiriya mwiza akazihahira rimwe zombi yadohereza ibihumbi 50 tukamusigiramo 10 akijanira. ese muzabaho mani musumba amaboro y'abandi mugeze viki mani wigira ubwoba bw'uko tuzabaho nabi mani. izi nkweto nubwo ari inyibano byibuze zirimo amafaranga atari munsi y'ibihumbi nka 40. umva nawe umva nkubwire wadagiwe narakubujije kuvuga inyibana ahangaha bro twahashe bro ni impahano ni impahano uretse yabwiye bavuye guhaha bansi cyavuye inkweto nubwo ari impahano bro ni impahano ni impahano nari nibagiwe kandi niyo twazihombya burundu bakaduha nk'ubutarani urumva urasumba baduha ibihumbi 30 hano ko mfite izindi veni urumva tutakomaza mani tukabaho veni se wabikuye he mani kandi koko igihe cya Sandra kiza hano ngo kigiye kukugira inama n'ibintu byinshi n'iki twagikoye n'inote za daji ahubwo mani usigaye wambura n'ishuri wawe kweri ahubwo mani nanjye ngiye gushaka icanane leta kizaje kiramenamo ibice byadanje ibintu ntabwo bizatugeza mwabasaza turashaka twabivamo siriyasi viki mani reka kuraburiza cyane aretse kuraburiza ko wumva amafaranga tuyafite tuzabura igiporozo cyangwa ngo tubire ikintu cyo kwikora sindi mukuru mwabajyamo mwisimbaruta ushaka mwakumva inama mbabagira senze neza nama mubaga muri kuja iyo mubaga muri kuziva niba cyakurenze vuga ngo cyakurenze nikubite mu mashuka ma iyo rose ushiraka karingi ntaje nunamenya ko narimo none ibyo byo kuza kuturapira ngo cyakurenze kikurenga gite mani mani dufite ibintu mani erega mwibuka ko dufite n'amaboro menshi gahagije kandi gavamo hafi miliyoni sibyo mvuga se sibyo nitubona ba nyirabyo batakibikurikirana cyane urumva tuzabiteza twibonera amafaranga cyangwa mere sinabonye yaraguze ibitenge bishyashya mwaramutseho afande mwaramutseho nimwicare tubakire urakoze mwitwa nde turabafasha iki nitwa Sandrine nari nje kugusaba serivisi ijyanye n'igororamuco serivisi ijyanye n'igororamuco ntabwo byumvikana neza urayishaka ute se cyangwa urayishakira iki urabona hari ukuntu mujya mufata abantu bafite imyitwarire ibangamye muri rubanda mukabajyana mu bigo ngororamuco mukabigisha bakagaruka barisubiyeho none se niho ushaka ko tukujyana ntabwo ari njyewe ubyisabira n'umuntu mbisabira kuki ari wowe ubimusabira se cyangwa uwo muntu mufiteho inshingano bingana iki impamvu ari njyewe ubimusabira ni uko yamaze guta umurongo bisa nk'aho atagitekereza neza biragoye ko yabona ko ibyo yishoyemo ari bingagira umuhate wo kubisohokamo aho bitangiye kumvikana ariko ntabwo uratubwira impamvu ifatika isobanura ko afite imyitwarire ibangamiye rubanda ubundi amazina ye yitwa Erive ni umusore twiganye ari umuhanga cyane ndetse yarangije afite amanota meza yamwemeraga no kujya kwiga muri kaminuza zo hanze hanyuma ariko umurebye uko ameze uyu munsi ateye agahinda pe ishuri yararyanze yavuye mu rugo ajya kuba mu mageto nta gikaraba nta fura mbese ntataniye na mayibobo akoresha ibiyobyabwenge cyane nako simbizi neza ariko ubanza atabikoresha nyine harya afande kunywa ibiyobyabwenge ntibabifungira kunywa ibiyobyabwenge ni icyaha we rero ibiyobyabwenge ntabyanywa ahubwo yigize mayibobo yirirwa asaba abantu bose abonye hahandi ashobora no kugusaba ku ngufu amakuru utanze rero ndumva ngiye kuyatesha agaciro kuko ntiyuzuye uwo muntu uvuga witwara gutyo akaba nta biyobyabwenge anywa ntabaho ahubwo birumvikana ko mufitanye ibibazo none ukaba ushaka kumwishyira ngo ateshwe gahunda ze za buri munsi ajye kwicara mu bigo ngororamuco kubera inzangano zawe nawe oya fande ni ukuri ntabwo mbeshya pe nimushaka mumbwire mbaho ibyangombwa bye byose mbabwire naho mwamusanga murebe ko atari umusore uteye agahinda ni ukuri nimumfashe kuko kumubona abayeho muri ubwo buzima birambabaza cyane none se kuki ari ushaka ko ajyanwa kugororwa ntabikubaje ariko ntabwo bansubije kutansubiza se kuki ari wowe umusabira kujya kugororwa
ni musaza wanjye. sohoka twakira abandi we hano baje kubeshya utangira mbwiye ko ari umusore mwiganye none ugeze hagati abaye musaza wawe. Nyine urumva impamvu nyine nakubwiye ko yari umuhanga cyane mu ishuri twarigaga rero ngewe ngenda nsibira birangira nsaze mu mwaka wa 6 turangiriza rimwe ariko nahandusha amanota kure cyane. None kuki ari uwo musabiriye serivisi nta babyeyi mufite? Ababyeyi basa naho batabyitayeho cyane nyine batereye iyo ngo ibyo byararangiye ngo yabaye icyohe nta kundi bagira. Ubwo rero icyumvikana ni uko uwo mwana yabuze iby'ibanze akajya kuba muri geto ngo yishakishirize. Reka n'uburara nta kindi ahubwo si waba amafaranga iwacu amafaranga bafite wanayabara ubwo se wumva ngo yari agiye kwiga uburayi ugira ngo si ababyeyi bagombaga kumurihira. Ikibazo cya nyuma rero Sandrine ugiye kumbwira ibiyobyabwenge uyu musore akoresha utabimbwira ugahita usohoka kuko ntabwo bishoboka ko umwana muto ufite iwabo bifashije w'umuhanga gutyo yava mu rugo ngo abimaye iwabo nk'uko bivuga adakoresha ibiyobyabwenge. Nyine sinabihamya wenda 100% ariko nk'ejo bundi twarahuye anyaka amafaranga nyamwimye afata ukuboko gutya arakugoronzora neza nk'umuntu ugiye kumvuna noneho nyine nabonaga ashobora kuba ari nk'umuntu wanyweye nk'inzoga nyinshi akaba yasinze. Urebye ubanza ari inzoga zamugize gutya fande kuko anywa inzoga n'itabi kandi byinshi buri gihe. Ubwo watanze aderese ye tuzakomeza tugenzura amakuru utanze niba ariyo koko kuko hariho n'uwifata akabeshyira mugenzi we kubera amakimbirane basanzwe bafitanye. Murakoze. ariko si ubu koko uragiye musaza? Ndagiye mani kuko nta bundi buryo nsigaranye bwamfasha kuva muri uyu mwanda rwose. Oya mani wareka gukatira gengo. Nta kundi nabigenza mani ngomba kugenda. Bya serious? Bya serious. Bitekerezo mani reba ikindi kintu wakorera kureka kuvuga ngo uraducomoka guco gusa. Abasa ibintu nabitekereje igihe gihagije pe kandi namwe narabibabwiye. Mureke ronshyira igitekerezo cyanjye mu bikorwa mbacike nigende. Ye gagaswira mani ngiye ndagushyigikiye kabisa. Ibi bintu tubamo nta kintu na kimwe byazatugezaho pe. Nawe ushigikiye ko adutahana? Namushyigikira Rive mani uzi ko nawe burya uri igipeti kitayokaga rwose. Ubu wowe uri kubona Viki atadutaye kubera ko nyine nanitwaga no kwishura ibintu byahana. Reba inota dutagamo. Ayawe bifata gutyo bro. Ubuse tubana igihe kingana gute ntarakwishyuza ibiryo cyangwa nkwishyuza inzu. None se mani nuko ari cyo dusize mu mvumo kandi tubaga. N'umwanzuro wanjye mani narabibabwiye. Ni iki koko kiguteye kuvuga ngo uragiye? Ureba noneho ukuntu ugiye n'ibintu byose byari bitangiye kuja ku murongo ngo uracomotse bro ngo uragiye. Ku murongo se waretse tukagumana koko. Nta murongo ntawo mani nta. Reba hano dufite inkweto tutari twagurisha amakeke garacahari amapenti ugadanje garacahari man gavamo inoti nono zihebuje nk'ubu waretse kuko ukagumana natwe urukuja he. Nyine icyo nicyo kigaragaza ko Viki atagiye kubera amafaranga yadutangaho mani. Sesa urashona mani Rive. Wibuke kuretse n'izo nkweto wazanye na Rive nitaje hano dufite televiziyo n'ibindi bikoresho birimo amafaranga. Sesa ubundi niyo gahunda yanjye mani musa. Wumve ko ubungubu ngiye no kwibera mu rugo nkabana n'ababyeyi tu kugira ngo ndebe ko nibuza nazajya ngira isoni zo gutumurira ibitabi mu rugo mani abaviye bandi. Mani nakubeshya wafashe umwanzuro mwiza pe. Nta kundi byagenda ndetse nanjye yaba nabishoboraga nasubira mu rugo rwose nkabana n'ababyeyi. Ibyo bintu mwabire n'uburofa bwadanje nose mutangiye kwifuza kuja kubana n'ababyeyi banyu mwasize banyoko na basko muza kuba muri geto ntabwo mwabonaga ko musize ababyeyi. Mwanzuro siki mani narebaga ukuntu mubaho nta bintu byinshi mwibaza nyine nkumva nkunze ubuzima bwanyu ubuzima butwaye ikimana. Ariko nyine kugeza uyu munsi iyo ndebye uko meze nkareba nuko naje meze mbona ko nicukuriye urwobo nk'ihamba mbona pe. None baze ko bimaze mu mwaka umwe gusa mani nje noneho maze imyaka n'imyaniko nkora nta kintu na kimwe mbika umusaza. Iyo ntaza kwishora muri ibi biginga by'ibitabi ntabwo mba ndivika uyu nguyu ureba nari kuba ndivika undi mani w'umumiliyoneri. Ngaho nyumvira murabizi ko njewe nawe nkundaga ubu bugambo bwanyu bwo gutuganya bwo kuzana utuntu
kutudira tudashinga abantu hari igihe uzayibona nk'uko tubibona bro niba dira ari ugucomoka reka tubikwame sibyo mucomoke bro ntabyadanje mureke turoringa ibure ya nyuma buri wese akurureho umwotsi gumwe mucomoke mugende aribyo ndimo mpungama sibyo bundi nanjye nsigarane na Yerive nubwo ndi kubona nawe ari idage ntamufite yewe ntabwo mfite byo ntubeshye ndetse buriya nuko ngiye ntabiteguye mbere ngo mbe narashatse umukiriya w'izi boro Vike ntabwo aba nsize hano ubundi kumureba agiye nkumva agahinda karanyishe mani nawe uzabitegure mani ucomoke nta kintu byakugezaho mani ija gushaka umuntu unaduhereza amafaranga make ubundi izi boro tuzitange bive mu nzira ugende nawe ugende umutima wawe gukeye urumva cyangwa mwagize ngo njyewe ubwanje nawe nashobora kwibeshaho muri iyi getabasa bro nabaho ma nitaka abantu bararijyaga cyane no munsi y'ibiraro bro nakwicomeka mu buzima bwanjye mufite mu biganza byanjye nyine twe n'umwanzuro wacu twafashe reka mereza ikibiriti nishirire hibure mbereke ubundi basezere mumvire mu buzima bro n'ubundi gukora abanaga ndi kubona musaza amadage uretse se mbanze mbabwire mani jya wumva urumva raterive ibyuma by'ikoranabuhanga nka televiziyo n'amatelefone y'amasimati hasigaye ikoranabuhanga rikomeye ku buryo umuntu yabicanye abashinzwe umutekano bashobora kubikurikirana bakamenya aho biherereye kirabimenya si cyatari gero none inama nabagira mwabasaza mwe mwaba mubiretse noneho mukazabigurisha nyuma y'igihe kinini hahandi umubona ko ba nyirabyo nyine bakuye amaso mani batakikurikirana sibyo byafata mwese ntawe ukoze mu mufuka ntawe wirukiye nta n'uhagurutse amaboko hejuru unyareba neza kandi ugerageza kwigira intwari ngo ararwana arabihomberamo njevu samahana fani navuze ngo wese aho amaboko nyabona twazamuye afande rwose urumva umufasha nimubambike amapingu mubajyane hariya tu oya bura mwambike amapingu tubajyane bura njyewe nitanyambika amapingu nagenda nitanyambika amapingu twajana ababwiye ngo nta magambo nshaka murakora icyo mbabwiye icyo gipapuro utaye hasi harimo ibiki njyewe ninjye uri kubaza afande ni wowe ni intuza igeze ariko nako dushiraga mu gikoma tubishiraga mu gikoma ibingibi tori uzabijyana tujye no haba igikoma nako tubaga mu gikoma fandi sabwe ko nta muntu usiga ikintu cyano afande rwose jewe musanze nari mfashe umwanzuro wo kuva muri ibi ngibi ngasubira mu rugo pe wari uri hano wari ukiri hano mucisha make afande hano ni habaga hano ni iwe niwe niga nkuru je namaze kwisubira rwose ibi nabivuyemo so waretse nkisabira imbabazi rwose mushaka mwambabarira kuko je namaze kwisubira hafande hano baga hano kwaritse dore nagara amasogisi nake na birabigote bimanitse harabiri kunuka nibyo afande rwose arimo arambeshyira je n'ikimenyi dore n'iki gikapu gifunze neza n'icanje nari maze gufunga umufuko wose ugacika nisubirire mu rugo rw'imbana n'ababyeyi uyu niwe niga nkuru ya hano niwe niga nkuru waretse kunteranya nkisabira imbabazi afande niga nkuru nguragiye rwose ngo nisubire mu rugo afande oya nuwa hano dore na buraburiri nubwe mucishe make mucishe make navuze ngo gahunda ni ukujya imbere n'ibintu byanyu byose ibindi bisobanuro bifite aho bitangira nidava tugende ese shaka nari nzi ko umaze kuba umugabo n'ubu urakiriza nk'abana ariko nawe rurangwa jya umubyeyi nyamubyeyi urumva iryo ari ijambo ryo kubwira umwana kandi ureba akagari none se akagarimo niko karimo kumuriza niko sha niko amapingu ari kukurya duhamagara uriya mupolisi se aza yoroshye turebe ko nta kibazo papa no guhuza amaso namwe nambaye amapingu birantera agahinda amarira k'izuku ntazi uko aje ihangane nyine nta kundi wagira none se nyamwanga kumva ko atanze no kubona uragira ngo bigende bite muhungu wanjye ahasigaye ndakwirukana hano nawe rura ntabwo wakomeza kumbwirira umwana gutyo ngo mbyemere umwana ni mu byago naho kumuhumuriza ugatangira kumuca imigani ntabwo ibyo wakabaye warabimubwiye mbere yuko atangira kunywa ibitabi cyangwa ngo ajye kuba yingegera yigira umujura gusa amana yanjye
papa ubanza atari ngewe wahari ntangiye gutekereza ko nshobora kuba nari mfite umuzimu wankoreshaga simbimenye. ni umuzimu byo mwana wanjye, atari umuzimu nta mwana nkayo watinyuka kwiba noneho by'agahebuzo ngo najya kwiba yiba ababyeyi. ahubwo se sha ko televiziyo na radiyo na telefone nabibonye imikufi n'amakanzu ya nyoko mwabishyize hehe? imyenda n'amashinete twahise tubigurisha. kuki mutagurishije televiziyo na telefone se ko ari byo byari kubaha amafaranga menshi mukabona uko mujya kugura ibyo bitabi byanyu? nyine twangaga ko inzego z'umutekano zishobora gutaraka aho twabigurishije bakabibona tukaba twafatwa. ibyo twari kuzabigurisha nyuma y'igihe kinini nkararekeho kubikurikirana. rekeraho gucunaguza umwana umubaza akanakarura, ibyo abapolisi bamubajije birahagije. ahubwo mwana wa bababwiye ko bigende gute nyuma yo gufatanwa ibyo biyobyabwenge? bababwiye ko bigenda bite? wese barakubwira kangahe? ntabwo itegeko narikweretse ko kunywa, gucuruza cyangwa gutunda ibiyobyabwenge ari icyaha gihanwa n'amategeko? ariko ubanza hari byagushimishije ko umwana wawe agiye gufungwa. umva rata Herve, ko hari ibyo Sandrine yajyaga ambwira ngo byo gusaba ko bakujyana mu bigo ngororamuco ntacyo mwabibajijeho ku buryo ariho babajyana aho kubajyana muri gereza? turacyari mu ibazwa, ariko nk'uko papa bikubwiye numvise babimenyereye bavuze ko iyo bagufatanye ibiyobyabwenge bagufunga nta kindi. reka negere uriya mupolisi mwinginge ndebe ko hari icyo yamarira. ariko ntugate umutwe wa mugore vayo hano, garukira aho ngaho. ese garuka urajyayo? urabura gushaka umwavoka ngo azamwunganire, ugiye kwinginga umupolisi? umupolisi se niwe ushyiraho amategeko ko nawe agomba kuyubahiriza uko ari. nyamara muri iyi si ibintu ntimagirirane. ndashaka ko ndekurira umwana ariko nawe ntabuze ikindi ashaka adafite. erega ntawe uyima umwima hari. reka mubaze ariko numve rurare kamubaze. ndavuze ngo guma ndakuzi ubwo ngubwo urashaka kujya gutanga za ruswa maze nawe bagufatira ahangaha nkusigane n'umuhungu wawe ukagenda. ubundi ibi byose si wowe wabiteye uhindura umwana igikandi? uratangiye. nabiteye na sera. ese ubwo wabiteye n'uwashakaga guha umwana uburere cyangwa n'uwamuretse nyine akabaterera iyo? nk'umwana akeneye ngo uburenganzira n'ubwisanzure koko. ninde wabiteye? papa nawe mama rero mbere yuko nishora muri aya mafuti mwari ababyeyi babanye neza, none mutangiye kujya mutonganira mu ruhame kuko mudatinya n'ababareba kubera njyewe. none se mwana wanjye ko ari wabikoze? ndabinginze mwitongane kuko amakosa si ayanyu mwembi. oya n'ayanjye. utaranze umunsi wa marise yamatiraga umunsi asaba kumusura muri geto yawe. uko ni ukumukingira ikibaba kuko nawe ari kukigukingira. ndavuga nyukuyo amafuta wataraye nyuko ni hehe? uribuka ngo ushyiraho igitsure ngo ujye kwiga ubwenjenyeri nyoko akagushyigikira ngo genda wige ngo gucuranga no guceza. ubwo rero ukabubyikuyeho wingeretseho. ikibazo nticyari ukwiga ibyo akunda, ikibazo niwe wanze kubimushyigikiramo bigatuma atekereza kujya muri za geto ngo abone ubwisanzure utamuhaga muri uru rugo. ikibazo ni njyewe. ariko ubwo bwisanzure yashakaga ko muha burenze ubwo yari afite n'ubuye. niko sha nigeze nkwima ibiryo, namwimye umwenda, namwimye inkweto. ni iki yaburiye mu rugo koko wa mugore we kuzi gushyigikira amafuti? nibura mureke ngende mudakomeza gutongana hejuru y'amafuti yanjye. iyo nza kugira ubwenge singendere mu kigare cy'abanywa ibiyobyabwenge. bumva nitegura kuba umwenjeniyeri mwicaye mutewe ishema n'umuhungu wacu. atari sose wigize nk'inyamaswa utagira impuhwe na nkeya za kibyeyi. harya ubu pepepe neza bagiye kugufunga nindangiza ntahane na rurangwa tugusuze mu munyururu. niba udashaka gutahana nanjye it's okay. genda guma ahangaha umufashe uwo munyururu. wenda nibamukatira umwaka umufungirwa amezi 6, nibamukatira 2 umufungirwa umwaka. ndabingize rwose babyeyi banjye beza mwishwa na hejuru yanjye sibyo? nk'uko nabibabwiye rwose amakosa n'ayanjye wumvise inama z'abanshuka nkazemera nashunguye na gato. nimundeka rwose niba ari igifungo ngomba kugikora, ahubwo mu nsengere nzagaruke narisubiyeho nakiri uwo mfunzwe ndiwe.
mukino umwotsi mworetsi wanditswe na Manishimwe Dieudonné mwumvisemo Rurangwa mwakiniwe na Niyitegeka Gratien, Kangabe mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Hervé mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Maurice mwakiniwe na Nsabimana Eric, Vicky mwakiniwe na Manishimwe Dieudonné, Sandrine mwakiniwe na Mugeni Aimé, Sara mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, naho Afande mwamukiniwe na Ndabananiye Rwema Jean de la Croix. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugire ijoro ryiza. Ikinamico.